stories. Yahise avuga ngo nimba ugeze Bujimayi mfite mukuru wanje uri aho ngaho mu mujyi wa Bujimayi. Ngiye kumutuma yari umudepite aza kwibonera nayiwe maso akubona mwifotora amafoto turahamagara kuri pere video ninka uzishira ahantu hawe izawe nibwo turi bwemere neza wari umudepite nawe yari umudepite aho ngaho muri Kasayi titakibazo rwose wa mudepite twamatubona afite convoy ya gisirikari na polisi baramujagara bamuri inyuma baraje nibikabyo byinshi abanyamakuru bagira ibikabyo aza yanatugemuriye yahashe umve kuko rurarugenze ruragucakaza mana yanje abari mwamazi ibiziba niyo mu mwaye mukubitanye nayo gusa no kumwa gusa ntakibazo arasara ati uzu uburyo mukuru wanje yari yarabuze amahoro ati uramwambuye kandi akabona ndahando namwe mwakoze none hatukoze igitangaza kimwe cy'amateka tutari twigera umve ntamwe no mukobwa ngiye nigeze mbona abantu bene wanye bazazanga kugurisha inka naba papa kandi abapapa bakuzi sinabasore na please wo mwana kandi ukuntu mukuru wanje yakombwira numva ari nk'igikobwa kirekere kuntu kinini cyumve cyangagaye nyine kimenyera ibintu by'ubukomerce kuntu kumbe nakana nayo yahise amubwira atari ku mutwe wawe kwanze reka niyo barakwiba kakana nigute kakwica kakagupanga kakagushuka vizuru kakemera ati nimba wamubonye kunyine umubonye naje niko namubonye mfite amuhabwa ndamwizera ati gitangaza niba gwira no kuri kwima ati cyakoze ni umwana mwiza ati ukuntu mubonye n'inka zawe akabazizanye tumve muzakorane kuzageza atahubwo nanje iyi turugo muzampamagara nshire mwayanje tawundi muntu uzasubira kugurira inka nje isoko y'abantu bagabo b'abanyamurenge ndayikansorize ngiye kubwira n'abantu bagabo bandi bakorera muri Bujimayi uwo bagomba kuzaza baha isoko nziza n'uyu mwana umva ngiye gutsindira isoko ya Bujimayi ni ya Kinshasa ni yanje noneho bahita bashira noneho inani barambwira ati nongera cikapa mwararushe yarambonye ahita ari uwo mugabo usarire uyu murumuna we uwo mukuru we uri Kinshasa twahamagaranye kuri ya pere video yamagira ikinigararira nguko nuko wabaye kurukuta warucakaye Yesu mwami mana yanjye narinchaka bimwe bibaye mukungugu ni wose kandi warakana ko mu mugi gakeye gafite fresher gakora muri chef d'état major kurabaza gute kunyegera no gusaba nani audience zitagira uko zingana no ahitarira ati mana yanje ati mbega ifaranga ziva kure tumve no iyi turu sinze ngo nzagwemba bingana gute nuko ati nimugera cikapa nimugasubira kugenda n'ubugenzi ibo baziranzira sasa ya cikapa igera hadi bad ndondo hari umuhanda mwiza tugiye guhita tubohereza kamyo zibiri kandi zinini kuburyo inka zitagomba kubyigana muzazipakire noneho mureke kugenda ugo rugenzi rw'amaguru bazanye zanka bagira ngo bazishweke sinkindundi zamenyereye gushweka imigozi ziri mu makamyo zikaza zaba zisimba zikiterera kiriya zinkaga zigiye gupfa kandi zari zashitse twashitse ni muzikure muzireke zigende nuko inka zacu zamenyereye kugenda inyaduka y'amakamyo ntazo zimenyereye duhita tuzururutsa hari ukuntu bazishyira mu makamyo bagahita bashweka ari amahembe ku buryo zitagongana nyine zirabangamirwa cyane bahita bazikuramo turashorera hadi bandundu ngo tuhagere baravuze ati muraje gushika bandundu ari twe twahageze twaje kubakira noneho inkuru yose bandi nyirinka bahamagara noneho gabaje nayo bisenga Imana barubego bahamagara na president Kabila no rukiri ku president ati wa mukobwa gazankaga yazi urukije ukiyo nkuru yarageze no kwa president kurabaza gute yari yarageze umve ati wa inka yazizanye dore noneho ko mwihenje cyangwa mwese muhaguruka muje kureba inka inka zahurutse abantu bose bagira amatsiko nani Azarias aravuga ati ce n'est pas possible abo wa mwana mwavuze yahurukije inka atari ko yazurukije zosarama atuve abuze ntanimwe ifite akajorite cyangwa ikizose n'inzima zaje zahurutse izi nka zifitiwe amatsiko menshi tuje kuzireba bose baraje babandi nyine bazi commanding ngo andi bagutuke ni nabo kandi bazasubira kandi kuziza nyine bakagwebera bahamya baraje n'abanyamurenge namve babanyamurenge bose bose ko
bangana yababwiye ati mwese mugomba kuja kureba inka za Emerance yazishikije baripakiye mu ndege baza baripakiye mu ndege baraje inka ziraje barazibonye barishimye ateme ukoze igikorwa noneho izina rimwe ryari ryatukishije ngira ngo hafi abanyamurenge natwe ubwo abanyamurenge bari bagize wasiwasi bose muri Kinshasa ko umwana wabo yibye ati igikorwa ukoze ni igikorwa kimwe kuva twabaho wanditse none amateka ataraboneka inka zirahurutse ariko noneho ubu urasa n'agasazi kimwe tijyaho kosara n'umufuko wanjye umeze neza umve aho ngaho nimba ngira ngo rambiriwe kwambikirwa za medaye z'abantu bari barikize itega bene wacu uwa envelope runaka y'impereza tumva felicitasiyo genda ugura akantu umve mana yanje ibintu biracyandika umunsi wa kabiri perezida aza kuzireba ati munampamagarire wa mwana ngo gute mumumpamagarire nje nyine nanjye ndashaka kureba izo nka none ariko abantu bari bakomeye cyane ni abantu bakomeye cyane perezida yinjira kureba DJ Tumba zariko zimukoraho ntiyemerewe gucuruza inka nk'umusirikare niwe wanatanze ikibari agikubitaho ikibari cya gisirikare gute kandi ahita abwira ati mve inka za wa mwana zaje none kuvuga ngo yari muri wasiwasi nawe yari ari muri wasiwasi perezida yamavuga ati umve n'ubisanzwe nkunda korora uriya mwana agomba kujya kungurira inka nimba yazihurukije ngewe ndaje kumwirebera nanje maso kuyandi ndagenda barampamagara ati umva uyu munsi perezida araza kukureba rwose witegure araza baraje nyine perezida afite bodyguard biwe nyine convoy zari zimushoreye n'amagenerali abajepe biki byose nyine baraje kureba inka Yesu mwana hati nje mu matwi yanje numvaga ngaro urugo rw'urusikuru rw'abanyamurenge tariko nkumva bazavuga ko abanyamurenge bagira umuco atagira inani none ariko nasubira kumva umunyamurenge wo hagurutse inka uwo mugore none ni ikihebe ni ikintu kimwe cy'ingagara nyaba ariko bambaramo nk'umuntu nyine ukomeye kandi ikintu cy'amagara cyinshi cyane bagiye kureba ati none gitangaza cyangwa mwamwibagiwe ahubwo hari ubundi yasize inyuma akansubirishye mwaza avuga igiswahili cy'Tanzania kwani binti ni wewe ama si wewe kuna mwingine umeacha nyuma yako anakuja Kabila su wende kwa hoteli mwambie atoka kuja nisalimie atake none taundi muntu wawe muza wumva nyisheo felicitation no we yambaye envelope itagira ngo nawa munani ya kapitali nani nahawe yo kuja kuragura stock envelope yo kugushimira yo kunshimira atumva izina ryawe ryari rigiye gutukisha aba bantu bose numvaga ngo hari umukobwa wambuye abantu bakomeye amafaranga noneho arashimira byatara ahitambwira ati rero none se bisaba igihe kingana iki kugira ngo uruhuke ndashaka kugutuma nanjye mubazo usubirayo izaje naje zigomba kuba zirimo reka bitavuga ati jobu yabaye jobu none mva kazi none ngiye kugakorana na confidence yose umwanda narawumenyereye na kandi noneho ikibari cya perezida none sunkore woza tukina gukandagira kumwe namukandagira hagati se nta bibazo bahuriye nabyo mu nzira uko icyo gihe inzira ari inzira nziza ntabisaba nani muri amuhandi yukunze kubamwe intambara nabatwa tantera hamwe izo ziyubamo ariko icyo gihe ryaduka ry'abatwa ritarakahaza abantu bazana gutubariyeri n'amanyangani bene babasirikare nyine bariwe n'inzara bagashaka gukreye utubariyeri tudafite iyo tuva niyo tuja bakaba babanyaga bigize bamayimayi ku ngufu ariko kugira ngo nabo babone amaronko ariko noneho baza gusoma cyakibari bakamavuga ati mama kende olobela biso tuzosofrire makasi nzala ebeti biso siko yoza mokonzi bakangufitira amasariyute tubungu bahawe tubonye umuntu dutuma so tubwira bari abandi bazadushikiriza ubutumwa ariko wewe banze neza ugura umwana wa DJ Tumba genda dushikirize neza ubutumwa tano barayo basirikare bishwe n'inzara bapfuye bameze nabi te kwanza ari arindi barriere reka tugweze abantu basirikare barabagwerekeze babagutambu umve bakambwira ibibazo byabo noneho nakundaga kwitwaza nka farde y'amatabi babona noneho mbasigaye nka farde yo kubaha Yesu bandi bagambira ngira ngo kumpeka
noneho ubizo wari ubizi gute? Numvaga ko nta kindi cyofasha abasirikare njye bari bakoranye n'abasirikare numvaga wari uzi ibibazo bagira noneho nkabakubitiramo ngana ka quelque chose nkakabasigira rukumu nuko bazabyita ngo icubahiro bagahita bashaka ngira ngo kunsingiza ngo bamzinire ngira ngo ibye aho ngaho ati ni wewe nta wundi ugomba kuzazuza muri no nzira wewe uremerewe uzoza uca hano kushaka uzamuduhamagara tuze kugutega ukiririye ati kandi uzagenda tuvugire bwose ati ntimugire ikibazo numva inzira nyine nayigiyemo bwose ari nta kibazo nta muntu wigeze unyitanga none mpita mvuga ati je ugiye guhabwa ikibari cyo muri presidence ninde muntu uzokorora tanu ariko muri iyo turi ya kabiri ahita nyoburishiwe ni umunyabwenge ntabwo yari ameze kabiri abipfu bindi ati ndashaka umukoroneri umuntu apartment yavuze ngo detail ninde muri bano banyamurenge bose yaba ari muzehe azahita nani uriya vice president Azarias azamwita ngo ni muzehe nimba ari muzehe vice president Azarias nimba ari honorable Moise Nyarugabo nimba ari chef d'état major uriya wa police Bisengimana nimba ari muri bano bakoronere bandi bose uwo wizera gusa ariko nzi ko akorera mu nani yanje umunzanira ari akwitangire agusimamiye agusinyire ati nta kibazo noneho mpita mpamagara undi mukoronere iwe yakoranaga n'abantu ba Demiape kugira ngo mbihesha agaciro sinahise nzana wa wundi umushuti wa papa nahise mvuga tuyiwe noneho mushize nawe mu gakamba mu kagozi ninzana uyo wo muri Demiape oyi no mu intelligence no umuntu nyine nawe udashobora kuvuga ngo yokora amanyanga runaka w'umunyamurenge niyo ngiye kwambika kano kagozi tahari buncikira aremera gusinya umugozi nyine nawe wihambireho ndagenda mwicejeje ahantu wewe dore takaza ufite kazagahembwa neza ngo nano ngweze job dukorane noneho wowe uragenda usinyire kandi ntunsinyiraga ngo ugende gutyo ndaguhereza akitu kifatika nyine none wowe genda gusa kashe yawe amplisi nono urabugize icubero kubera ari wowe noneho nzanye wampagarara imbere ya president wowe kwanza wari wamubona ukuboko kwawe wari washika imbere yiwe ako je ngiye kwakugeza noneho nawe ugiye kuzaza wama wisanzura icyo ukeneye uzakibona bikoroye kubera ko azaza guhamagaraga buri kanya kubaza urugenzi rwanje ati arabanza arabisanga aravuga atakazi nkora ntabwo gashobora kunyemerera kuko kwanza tuziranye murabona kuko we none ugiye guhabwa inka nyinshi yari zimwe zizagira ikibazo zigapfa ibiki na biki zizapfa si ikibazo cyawe ndamubwira ati rero kwizapfa gasi ho zaba wazishe si ikibazo cyawe wowe gusa barashaka ko nsimamisha ko inko zizana zigahuru karanga bujyaga nazo ni shetani zazipfuka umuntu amaso sinzo kuntu namuramburiye gutya reba kwanza mu madolari mu maboko bujya yisheganya ayivuga ati zincika ati sisi izi ngizi ni supereza ati rwose wowe tugira kibazo tugende izi ngizi nizawe nazikuzaniye tugende usinyira ahita nkubita mu modoka ati tugende busa nabwo aragiye wenyine muri kabina arayisinye neza vizuri cyane ndavuga ati wowe noneho nawe nkwambitse akagozi ga ntibigira ibizaba nje nawe ndi mu mugozi umwe tuzisanga kandi nje nibambura uzishweka ku giti cyawe wenyine agise gutya arasinya atariko ntukampe mukira atariko wowe wanjijiwe no nyigisha guhemuka cyangwa no kudahemuka wowe kwa ubwo ari bo mbanja kugirira ibintu byiza arasinyiye turagiye nyine bahita baharuraga none faranga aga kwa president none ndakubabwira ya 700 kandi na wa undi yabaye umujama wanje kindamubwira urabona wewe umpesheje isoko ariko nubwo umpesheje isoko tubabwiraga ko cyagiciro gari cya 700 ari ya mu minembweka yamambwira turaga fari aga ni kwa president hari ane cyakoze bamuvuga nk'imwe igugwa nimba ari muri yone urayihabwa jewe takibazo mbifitemo ndaguhereza 700 yawe ngohereze n'uburyo isoko ya hano ugomba kuzaza uzishingira kuko gazagera hariya nazo nkazihagi akandi gaciro ikinshasa yari bagihagaza ngahe none ikinshasa ibona abana beza bagurika neza cyane ariko ibo bazayifata uko yagahagaze bakayishira ku munzani uko ipima bya biro byose biri bupime niko baguharurira iki amafaranga none nk'ibyo bimasa byo hari n'urugendo gazabaga zarusha ariko mbere yuko zishira ku isoko nazereza gataye ukwezi kose zikabanza zikarisha zikarekipera noneho hari inka nyine imwe yageraga nk'iyapimye nyine nk'ibihumbi 2 birenga gukinga
noneho ubwo ta diskite gasinje watanze bya biro n'umunzani watanze bya biro umuntu agahita harura iki ifaranga nuvuga ngo kimwe gapima ibiro niba ipimye nk'ibiro tuvuge nk'ibiro 40 ingahe gutyo hari nk'izamigira nk'ibiro 50 60 gutyo bitewe n'amagufwa ubwo ikiri kabaranga ikirago ijya nibangaga ryanje gararara gutyo ubwo gatuvuge nk'imwe gahita igwa nko muri nka 2 tuvuge par exemple 2,000 ka 2 cyangwa 2,500 umvaga kandi babongeresheje bahemba babandi nibo bazihembera iki abungeri abashorezi nibo babishura okay ariko noneho hagati aho nabonye urugenzo ukuntu rwabaye rurerure ngira babongera ati bwana nabaye amafaranga makeya ku muntu ni $1,000 kandi nidushika muzahembwa kuko mwabashorereye inka zabo neza bazagira izo namwe $1,000 niwe ukibaha nibariye nubwo gace kidashingizanya nabo ibeyi ariko bazazibahereza kuko iyo barambwe ibintu byose turabigushinze utubwire uburyo tuzishura nabungeri bashitse ahangaha none ubwo ruwenze gukuntu rwabaye rurerure ndabwira ati mwebwe mbahaye buri munsi $1,000 ati rwose nta mahoro nta kibazo kandi nimuja gusubira muzasubirayo n'indege kandi bariya nibo bazabishurira ntimuzokora muri ya mafaranga yanyu bonyine bazabishura kandi bazabahereza na remerciement y'ukuntu mwagenze neza akazi mwagakoze neza noneho duhitaga bonyine barabishura ya mafaranga baranabashimira neza akazi kagenda neza ituruga ya kabiri wa mukoronere garaje arishingiye president gaharuye inoti ziwe n'ababandi gabongerega none baba nguse mugasaba mu gusubira ibona ariko ibo bangiye mbere kuko ngo hari ukuntu bajya kurikirana ama processes yabo mu nkambi ndabwira ati mwe nimugende ninja kugaruka n'ubundi nzazamba fatire hariya ndasaba nzasange mwarashakishe nk'abandi bagera nko kuri banega noneho igiye groupe giyo izabifite amakomvu agayinkaga nyinshi ati rwose n'amahoro kandi apana abasinziga bameze nkamwe uko ryo mwari mumeze ati sawa noneho bankubisega inotiga ndasubiye ndateze na president niza president ubwo bodarinze inka zingana gute izo nka zari muri 47 baravuga ati zingizi ziragerereye no zifisa nazo zerizima umva noneho butahawe ni kipe nimba ari 200 zizaza neza wamuzishorera nta kibazo rwose ngiye nta kibazo subiyeyo ngo ngere noneho igoma mpamagara papa papa arambwira ati nkazi mu minengo ubu nyine zarapanze amabeyi none hari ahantu bavuze ngo hari ibeyi ry'inka riri hasi cyane hehe se papa ati mu mpaka w'u Burundi na Tanzania ahantu bajya bita ngo ni Mushiha hariho tuja kurangurira ati abantu bakunda kwarangura babantu bose bekali muzubona amajani inka za Bujimaye ni muri iyo soko babazikuye nuko ati nuko kinama mbonaga deje kigavu kiri muri zankaga kindagenda ndebaga uburyo ibe rya minembwe rimeze ankubise n'ijyaho ngaho muri iyo soko yaraje kindabariraga fwa nombre y'izo nka izazirenga hejuru nakayaba isoko irakenewe namafata imodoka ndaje nsanze papa ibujumbura turagiye dufashe babungeri kandi n'ikibari cha presidence noneho ndakijanye ariko gacha kibari ico gikora tugeze mu butaka bwa Kongo dutangiye urugenzi rwo gushorera naho ubundi ndi umuseveri usanzwe waje kwikorera business mfite na certificat de commerce nyemerera kuza kurangura mu bihugu ibyo ari byo byose nibo bari barayishakiye mfite na passport yanje nk'umwana bari abahungu nabo bagira ukuntu bazahabwa ibibari bibemerera kuva nyine mu nkambi bagasirikira nko mu kindi gihugu cyangwa botembera nyine ahandi hatari andeoro ya yankambi batari muri Kongo ariko nyine habe nubwo yaje muri Kongo ariko afite cya kibari nta kibazo nuko baba kubise bya bibari baraje tugiye muri ya soko noneho tuza guhurirana hariho amatora yo mu Burundi 2015 mu kwezi kwa 8 hari intambara bene yindi imeze gutese babica abantu imbonera kure za kataje noneho papa aravuga ati tugenda abantu baratubwira ariko nubwo mwaje muri iyo soko ati rwose ntabwo imeze neza ubu nyine ibintu byarahindutse biki atari ko mupfa kugenda kuko n'ubundi abantu baraza bene bakazagura bene buke bagasubirayo turagiye tugera no muri ya soko
ngo tuyigeremo twaguramo inka nka 15 cyangwa 20 gutyo. Tukimara kugura umva twari ko tugura twe tukavunja idolari tukazigura muri zanka mu marundi. Ahantu twari twashikiye muri hoteli twarayemo nyire hoteli aradusekera. Adusekera nimba zabita ngo ni ba mustanteri sizo kuntu bajya bita bari abantu bo mu Burundi ko. Ati noro hane wari bakongomani bafite akayabo k'amadolari mana yanje kibarasohora gusa ni inoti 100 bahita bazi noneho babura bwoko bundi nyine tutavuze ngo bahashike badusanga muri ya soko ko turagura no kuvunja idolari ko no kuvunja ko turagura tukavunja aba batafite idolari baraduhamagaye ninde nyirizi nka baravuze ati nura musaza nura mukobwa baraduhamagaye je na papa babwiye abongera ati mwene mugende muhagarare kuri ziriye mwamuhagaritse kugura inka Tese kubera ko mutubuza kandi murabona ko bwije kandi sako yabona bizi bari rimwe mu cyumweru kandi twe turashaka kugura ngo twuzuze uyu munsi duhite dusubirayo atoya nimwe muhagaritse ahangaha. Ubwo hoteli yari yamenye gute ko mufite ayo mafaranga? Urumva no gufata hoteli twishyuye tuvunjishije iki amadolari icyo tushaka kuja kurya twavunjishije muri iki mu madolari nuko noneho kubera ko tutanahazi twahamagaye nyine hoteli turamubwira ati twebwe turabashitse muri aka karere ariko turashaka kuja kugura inka muri ira soko none guzaze unaduherekeze muri ira soko unatwereke n'ibicino nk'umusangwa wahanga naho niho yamenye inkuru y'amafaranga nuko ati ninde babahaye uburenganzira bwo kuza kugura inka ahanga ninde baduhaye uburenganzira ubundi se uburenganzira turinda kubuhabwa nande dufite igipapuro cy'ubucuruzi kitwemerera kuza gucuruza ahantu hariho hose icyo gipapuro se kireye turakiberetse baratsinzwe none se mufite ibyangombwa bibaranga ati turabifite nyine papa yari afite carte d'électeur ngiye mfite passeport bariya nabo bafite birabi bari bamabitwaza babasore ngo aho nk'aba basore b'impunzi ni gute bisanga mu bucuru ariko bibona abakozi nabo baba baje gushaka uturaka tubasha gutunga zirango zabo baba basize mu nkambi murabizi ubuzima bwo mu nkambi kandi bafite ibipapuro byabo bibemerera mwayahenga ibyo bipapuro ngo niba bibemereye nko gusohoka gusabuke ariko ntabwo ari ukuza mu kazi bene akakubucuruzi tenta akazi batokora nako mwede bo gakora kibari no gucuruza bo nabashoreza bo babacuruzi bo nabashoreza nikiraka bahawe cyo gushorera umve mana yaje hati ntawababwiye hano ntawawemereye kugira ngo muze mugure zino nka urumva ibintu byose kibarashaka gusa ahantu tuboneraho amakosa ye bakadukura za faranga ati none kubwizo mpamvu murazana idolari 1000 inkimwe aho ngaho muri iyo soko twara ko tuyigura idolari 150 150 nono ibo wayavunja mu mafaranga yabo akaba menshi nk'ibihumbi 250 gutyo bakabona kuko iyo nka yayigurishije amafaranga atagiruka ngana twega akarikira paraporo nuko twaziguraga mu minembwe naho kamubwira ngo none n'ikihene wayiguze none nono mpita mvuga izi dolari 1000 uziziri mwenka zingana gutaba abanyagwa bashaka kutunyaga amafaranga ngana gutya tijenta ayo mafaranga papa tubahaye papa ati mwana wanje cisha bweya aba bantu nimbonera kure kandi urabona ko turi mu bihe bibi ahubwo tugire vuba vuba tuhave papa ndamubwira tumve takosa na rimwe ntibadufatanye ngo twibye mu nino soko dufite ikituranga dufite igipapuro kitwemerera gukora gafaranga we none niki gituma batubwira kandi urumva mfite na confidence nigiye amategeko kumva ko baraturenganya takosa na rimwe riradufatisha ku buryo dusora idolari 1000 musohora inka zitagira uko hafi 10 ziri muri ayo mafaranga no kuturanyazwe ahubwo baba sinti banasaba neza soda basi nkaka dolari 100 cyangwa 200 atumve nyuma y'izi dolari 1000 timusubira kandi kuvuga turadiskita noneho kudiskita nkababwira nabi cyane ngewe noneho ntitaye ngo ndebe amaranka bafite cyangwa ibyeyo bafite noneho muri ya soko haba harimo nyine ariko mu Barundi kuvuga ngo abahutu n'abatutsi bo nta kibazo noneho akaba harimo abatutsi baraje baravuga ati mukobwa ushatse wakisha makeya ati noneho hano turi mu bihe bibi ati kandi umenye ngo ubutegetsi buhabuja buri bugajije ubundi n'abahutu kandi urabona bano babaziye n'abahutu bafite
ubu basiga bica umuntu nk'isazi no kubabona kwica ubunyene tubyikange ngo nukuri umukobwa rero cisha make nkababwira ati ndacisha make ariko si kuri izi faranga bahabanyaka kibaranyaga mu mafuti bakagerageza uburyo bawunyekera akajisho wapi none aho kabarusha ururimi mana yanje baravuga ati wewe sasa turabona wazanye umutwe munini cyane pandagari babatwurije convoy yabo ati muje kuri ira hotel babwiye babongera ati mushorenika muzizane hari ya mupanzi barazidusangishije batwicarije ahantu ati murazana n'amafaranga cyangwa ntimuyazana ndabwira ati nge nta mafaranga tubahereza $1 igihumbi ciki niki twakoze tuturi bakarandaga ngo twaje nk'abajura dufite ibyangombwa byose bituranga nibitwemerera gucuruza muri no soko yanyu turabyemera kandi netushaka no gutangira gusohoka ni buri komine tuzaza tuyisorera kuko byari byemewe kugenda usorera buri igitwe cy'inka titurasohokaga ngo hari inka twatambukije zagiye magendo tutazisoreye nazo ziri busore none niki mamuje kutunyagiriza $1,000 umuriyoni na mu marundi na amafaranga menshi cyane bataka kantu ko kakomeje kugira umutwe munini papa agashaka uburyo anyikirije uburyo yonyinginga akambwira mu marenga wapi noneho sinzi ukuntu uwo nyine mu ofisa wabo yavuze ikintu mpitamusubiza abiti n'ubundi wa tuwe sinzima yahise afata akabona ka pistol yahise agakuramo gutya ahita nkubita bera ngako gasenda bagere nahise amara ibishashi gusa naho ngira ngo napotere papa timana yanje ndetse nico gihumbi ahubwo turarenzaho mundekera umwana wanje papa mfita mbona arapfukamye disi ati mfe mbabwire bakuru baje barumuna baje papa tangiye cyaka inyamurenge bafande ati uyu mwana ndimubona ko ari umwana afite n'imitekerereze iri hasi ati mureke ndabahereza ayo mafaranga mushaka ati neze ndabongera ariko wowe mundekera umwana wanje yes ko ngumze no gumura ahantu hari angana kagukera none nireba nagize nk'imitwe nk'itandatu mu maso abantu mbitamvuga ati bari serious aho bafata ko wari utarabona bari serious numvaga ko ari nkabya bikangisha kujya bakatanyama ya bakangudu kandi mukaza batangire nko ku $1 igomba ugaraza kubaheza $10 bakazakira numva ko nabari bya bikabyo bafite ko bibo bari serious kandi bo bakabivuga basa n'ababaseka ubona badafashije badakomeje ibintu abarundi sinzi kuntu bazamera nk'abatesi bakakubwira ibintu bumva nyine ko ukabona ntibifashe kandi bo kumbe bari serious mana isezerano umve nahise mvuga ataba bajyama ahubwo nyuma y'ikindi kurikira no rusazi rugiye kunyitanga tero naho gasasa mureke ngiye mbabwire hagati yaho amaze kunkubita ya pisto nahise numva umujinya mpita mvuga ati none nimba ari no gupfa twapfuye nta kindi gihana mbembereza ngo nahise mfata amacandwe naje ndayamusubiza mpita mukira mu maso Yesu mwami papa giye kuvuga tumukoze biki papa yahise yumva urushi wa munani afata urushi nyine rw'ikigabo gwiza no mu maso kwitama rya papa aramukubita niho nahise nsubiza ubwenge ku gihe ndavuga ati mana nkubitishije na papa nawe mana yanje wa musaza none we baramurangije none burundu nama mfuka aho nahise mfukama ati mutubabarire n'ukuri mutubabarire rwose basi ndabaheza amafaranga mundekere papa ntimusubire kandi kumukubita ubundi se wagasazi we wigiraga ibiki kare hose wigiraga kare kose ibiki ati mutubabarire maze tuganire ahubwo nimuhamagaze fanta tumwe dusangire ataho wabona ko ari ukimenya kwanza n'inshingano yo kuzanya ukimenya n'ubwenge iyo umuntu abonye atakubanza ugahamagaza n'inzoka mukaza muganira muri ku kantu nyine muganira swing uko zaziza niko na mind z'imivugire yagenda ihinduka nawo wigiza gashana gasazi kurareba abantu uhagarare nyine bihangange wowe akantu kangana nk'ugwara no fata ngahita nkuniga ukarangira dore uburyo ukubitishije mutama tinako gani ihangane ganyine ntako umbe baravuga ati namwe se murafatike ko mwe mutugurira inzoga mwe murafatike ati turamwafana zikumwera fanta ku mutsi w'iryinyo ganturi buyangega aho kurashaka mishikirano iri buze ko haba ibintu bigasubira bigace mu mujyi ati ngenda mwafanta ariko kayimwana umujinya ati kutamwe muko cyangwa muraga morati
ndacyangamura gutama rimeze gutyo mfite umujinya udasanzwe papa bamunkubitiye mana papa yacuruye akangirira imbabazi abona uburyo bangize nanjye nkamugirira impuhwe z'ukuntu nawe nyine bamukubise none mfite mbabwira twumva muri bene wacu ni bya bindi by'abakobwa tuba twigize udusazi tutanazi yuko bigenda none mwege rwose nk'abakuru mu nyumvega n'ubwana hari wenda bwanankoresheje ngo tubabarire hatumve tukiri muri ya soko imvugisha imvugo neza gutya ibintu byari kuba twari kugera hose twageze ati none basi nawe tubabarire kuba twagukubise ati kibondo ciza urakana keza no kuba wigiza agatangaza nabo batangiye kunyururaho buke bashaka uburyo bagaruza kamurara ariko wapi nacyo nyine nkabishaka uburyo mbizana ariko wapi noneho atabwira ati rero ntitujije kuri muri bene wacu kandi ntakosa dufite nubwo ibi byose byabaye ni satani none gani mufata $500 ati rwose nta kibazo turayafata twahise dusohoka hanze ndakuyasorera mu maso uracari mu negosiya ndanegosije nabo babonye ibyo bakoze kandi namaze kwicisha bugufiya bahita bemera ya $500 barayitwa ariko nabo target kwari kumara bagahita hamagara imbere bakatugurisha handi gatiro hano hari akayabo k'amafaranga namwe mubigire bitangaza kandi afite umukobwa ukomeye ku ifaranga igitangaza nigirishana mu mukubita arazibahereza nuko noneho muri ya hotel tukaba twagiriye amahirwe hariho umukobwa w'umututsi wahakoraga narabona na kino kiganiro azahita byibuka ahita avuga ati mve mbabwire uretse naha ngaha niwo watubwiye rero buriya mwege ntimwari kumwumva bahise bavuga ati reka bakirizi hasigaye babatange n'imbere muzaja gushika mwaranyazwe bimwe bidasanzwe none ahubwo ntimurara uyu munsi aha nimuhite mubaha iyo $500 nimbi naba ngombwa nimushake kamyo mupakize zino modoka ndimushorere muhite mugenda atariko nimurara no kubagirira nabi barabagirira nabi kuko bamenye ko mufite amafaranga y'ibitangaza nuko noneho akitubwira gutyo papa itavuga tumve ahanaga no gupfa ndumva turasiga ubuzima takamye turi bubone twamadushorera ababungere turasuze kuri komine ya mbere tuvuye muri iyo soko turagiye imbere ngo twigira bukeya tuhasanga hariho undi mugabo w'umututsi simuvuga mu izina umupapa akaba nawe yamenye amakuru kere mugezeho umva ahantu hose yari yahageze noneho muri icyo gisirikare harimo abatutsi harimo n'abahutu noneho babandi bizabaguye nabi cyane ariko ntavugira ibo bari bafite icyo gihe ariko kibarahamagara ati yewe hano hariho abantu b'abanyamurenge bagiriwe nabi hatumve noneho uwo mwana w'umukobwa bamukubise vibaya cyane wa Murundi akaba nawe yigeze gukora mu gisirikare cyo mu Burundi ngo nanditse yari umukoloneli ariko yarahawe pension ku musaza hahita avuga ati ahubwo nari nje kubatabara ati mwagize neza koze yahise njyana muri farumasi bankorera massage nyine bampeza imiti numvaga amenye ashaka nko kumvamo yose neza nuko atwisheje ahangaho aravuga ati muruhuka hamwase murasa nabageze mu rugo nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwinjirana hano iwaje ko mwatambutse gusa hari ariho na mahoro nkaho muri mwanya rwose muri iyo nzu turisanzura bakazinduka baduheza amazi tukoga bakatugaburira batwitaho bishoboka niko banampeza imiti ibasha kubyimburaga kuburya ukuntu nari nabaye twagira icyumweru papa aravuga ati okay tugombaga kugenda ubwo umukobwa wanje yabaye nkumva neza musubire muri rya soko se cyane dutaha aravuga atoya nanjye mfite inka mfite umuhungu wanjye ushaka kuja kwigira hanze mu Bushinwa none narimo nshaka n'ubundi gushira zino nka ku isoko uwo mugabo nimba bitabaguye nabi mwompa nanje iyo soko kabagurishirizaho izo nka kuko nkeneye amafaranga kandi noneho mwebwe ukiza murampa mu madolari kuko igisabwa kuri ambasade na amadolari kandi ndabashira mu kibuga mwege mwenyine apana kuba ngo nizaje ku isoko muza mutora kandi ndi dutora ngo nimumara gutora nyinshi ndamangira igiciro cyo hasi ari ya indi ntoya ari ya indi nkuru zose ndazishira ku kigero cibeyi rimwe kugira ngo ibintu bije neza mu buryo ngo twumve gutya tahari network kare kose se ko tutakubona ngo raha tugurira aratujanye muri iyo ferme dusanga afite ferme y'inka none nk'imisozi ibiri yayifashe gusa n'izi nka zibo gusa inka nziza kweri
ahisa abwira abungira ngo nimufate inka z'amashashi zose nyine z'amashashi muzizane bamazi kumunzura nyine bazijana ahantu ati nimuzega mutore izo mushaka rero batwaye papa akazagira ngo yihitiramo na wamukundura y'inka ni nko kurepereza azankore twakubiswiri nuko inka nyine z'amashashi nziza cyane zose ati neze umukwiro wacu n'uyu ati noye toke no wa murundi nyine nawe yaravuga ati tuzishore tugeze iwanje niho tuzashika twumvikanira amabere iwe mu rugo iwe mu rugo turavuga nta kibazo nyine turazishorera nyina bungeri tuzizanye iwiwe nyine hari ahantu agira nk'agapangu ni nk'akunda n'ubundi gucuruza inka akazizana muri ako gapangu nyine nuko twumvikanye ibiciro byiwe n'ukuri nabyo byiza cyane ugereranyije n'izo nka ziwe mve kabisa noneho rero tuhita aratubwira ati rero noneho muri kwa kugura inka aratubwira ati nimunyongerere noneho kugira ngo mbashe gukwiza amafaranga mpansabwa bituma turenza inka natwe kandi noneho ureba n'inka nziza uburyo twari twaziguze zibereye n'amaso bari kuzibona nawe ubwawe tukavuga ati noneho nibazibona n'utari ufite kugura nawe azagura noneho turavuga ati nta kibazo reka tumurengereze twe tugure mugure inka nyinshi ageze amafaranga noneho tumaze kugura gutyo nshikanwaho amafaranga makeya ndamubwira ati rero naguha amafaranga menshi ariko urabona ko habura makeya kandi aya makeya abura si yatuma unyima inka ubwo rero urampa icyizere tugende nimara gushika ahantu ushobora kuba mbonera amafaranga byihutirwa zahita nyakohereza kuri Western agushikire n'ubundi ari amadolari ahita ambwira toya kubera ko ari bwo bwa mbere mbabonye kandi urabona ko turi mu bihe bibi ntabwo napfa kubizera gutyo nzabaha umwana wanjye mujyane mushike muzimuhereze twe turavuga ati nta kibazo uzamuduhereze none akaba yari afite abana babiri b'abahungu atubwira ngo tuzajana n'umutoya ariko wari kugenda hanze yari umukuru tugira nyine iminsi 3 twitegura urugenzo tuzi ko tuzajana na wa mutoya umunsi buca duhaguruka araduhamagaye mu ijoro ati gahunda yahindutse ntimuzojana n'umutoya ahubwo muzojana n'uyu mukuru kuko uyu mukuru n'ubundi aya mafaranga muzahita mutambukana ibujumbura agenda deposit kuri ambassade bamuterere visa mwambukane mugende ahantu kuko nari namubwiye amafaranga nzabona ngeze Kalemi mwambuke mugeri Kalemi kuko Kalemi ndahazi narakoze ngo yari yarakoze igisirikare cya marine agera za mobaza Kalemi hose irazira yose yarayizi nimuhagera nta kibazo rwose nawe muzamufata nkuko namufashe umutima we uzabananira narabafashe mwese mungana gutya ati rwose muzehe ntugire ikibazo ati rero muzayamuhereza ahiteye agaruka turavuga ati ntari bitwebwe ubwo urugenzo rwaruhindutse gutyo tujanye na wa mukuru noneho mpita mbwira papa ati rero kubera ko uyu mwana nyine bavuze ko hagenda uyu muntu amaze gutebwa nani visa nuko ngo bamuha iminsi itarengwa yo kugira ngo agire gute ahita haguruka rero iwe ntabwo turi bushorerane twese ngo tuzahuruke n'iyo visa yiwe yo ba expire so weshorerana na bungeri nje mpite njyana n'uyu muhungu Bujumbura agenda deposit n'amafaranga yo muterere visa then duhita tuje Kalemi iminsi 2 mpamagare Kinshasa banyoherereza iki amafaranga mpite nyahereza uyu muhungu ati sawa ntaribi inka zitarava mu Burundi noneho nyine papa ubwo twama dutandukana nabo ibo bahita bashorera n'amaguru twe twama dufata imodoka yatuvanye aho ngaho imushiha mpaka Bujumbura Bujumbura twashitse mu mugoroba dufata hotel turaharaye buce mu gatondo anjana kuri ambassade y'Abashinwa atera visa yiwe turangije mu gitondo karakaje dufata imodoka yerekeza Ibuvira Ibuvira twama dusanga hariho bato ku iporo iha igenda ikaleme twama dushika turakatisha twama twurira bato hari kuwa 4 twiriwe mu mazi turara tugenda kuwa 5 dushika ikaleme Kalemi tuwashika kwa 5 twashitse mu gitondo aja kuri nani nyine kuri immigration aratera nka étranger winjiye mu gihugu turahiriwe nyine kwa 5 kwa 6
arambwira ati rero ko nubwo mpaje mu Bushinwa ngengeze mu kigera cyo gushaka none ga hano nakomeje kwabona udukobwa tutunyamurenge twiza ntosiga mfashe mu irembo kandi wabonye ko inka iwacu umve zirahari nubwo bazosaba izingana gute gusanga apfa guhabwa umukobwa w'umunyamurenge tuzazitanga nibyo ati nibyo itegure ku cyumweru niho bose baza basenga niho noneho uzababona apana bene umwe wabona utambutse ati sawa ku cyumweru rwose ngomba kwitegura ngasenga noneho nawe abana b'abarundi n'abana bahita biyadapta aho ngaho ubwo nabo bari sociable yari yese amenyekana muri quartier umwana usabana n'abantu bose yari afite imyaka 22 niba abana nyine baba barariye neza bo mu bakiri none wasabana nyine n'abantu bahita ahita amenyekana aho ngaho nuko ku cyumweru ahita ambwira tuzi n'ikindi rero ati wewe uzinduke ukoropa wazibyo ngo naje ndateka igikoma ndetse nteke nyine na breakfast yose dutegura ibintu vuba uyu munsi ababageni ntibagomba kuncika tuje gusenga ati sawa urumva ibintu wabona sazi bazabikora ibo ntibagira ngo bini n'umurimo w'abakobwa cyangwa agera no kwa mukuru wanje ahita ambwira mukuru wanje ati wewe utawicara twe dukora imirimo n'uyu murumuna wawe ubwo nyine ku cyumweru ubwo mu gitondo turazindutse dukoze ibintu byose amasaha yo kuja gusenga ageze yewe ambaraga tugende gusenga ati ndumva ibyo gusenga nabivuyemo ati nabonye abandi bajama babasore ejo twari turi kumwe bavuze ngo ngende mbagurira akantu none gareka tugende dusangire tube tuganira bamwe ngo ikibazo cy'abakobwa cyo sinkigire ikibazo ati bagira n'iminsi yo kurepeta makorari bazanjana umunsi ngo kurepeta nibwo tuzababona nase waje gutura wibagiye ko twagiye gutera kashi singira ngo kuwa mbere amafaranga ni mara ko yahabwa kwa kabiri uzurira bato usubireyo ati nizo ntubigirire ikibazo toke ngiye gusenga ndagenda musigana nabo basore nyine aho ngaho ngo ngere mu ikanisa nko mu masaa 4 nyuma yaho nari nasize akana kamukuru wanje kagwaye katameze neza mukuru wanje wendi yari yagiye gusenga none ngo bigere saa 4 ntangira kumva nk'ikiziba mu nda numva simeze neza numva hari nk'ikintu kitagenda muri jewe mali aleze singwaye sinzi ukuntu mwikanisa ibi yabikogwa byose nkumva ninge yabinsakuriza mu mutwe bimwe bikinjira ibindi bisohoka ntumva ndajegerejwe muri jewe seka mukuru waje kasigaye gapfa karenze mukuru waje ko atampamagaye kuri telefone tutekereze kuri uyu muhungu cyangwa inka zawe kandi umuntu w'ubucuruzi bungana gute ibsinga byo sindi kubitekereza aho umuhungu ni muzima simba mutekereza ndigutekereza uko kantu nasize kagwaye nasi mukuru wanjye ko atampamagara noneho mbwira inshuti yanjye twajyanye umukobwa nawe ati ngewe nubwo ndi mu kanisa kakana kamukuru wanje simpari nase sinzi ko kabaye nubwo mukuru wanje atabimbwira kino mba ntameze neza tsigutese wagwaye se ataye singwaye ahubwo sinzi ukuntu ndi kwiyumva muri jewe dutaye se ataye reka turindire kanisa basi bisohoke tisaho turihanganye ngo zigere ko cyage umwigisha bageze hagati numva telefone ya mukuru wanje irampamagana amavuga ati ya sarangiye ndasohoka nja kwitaba nama numva ariko ararira ariko tia mwana yarangije byagenze gutaturiye yute byagenze gukena gukera kwange murumuna wanje ati none sikuguye sisinguyeho guti ariko yamaze kumbwira gutya nama numva nkaho ngize nka paralize muri jewe none mpita mukata mpita ninjira mu kanisa mfata agasakame kora kuri ya nshuti yanjye ariko ngo nsohoke gutya ahita abona ukuntu nsohotse ngira ngo nawe mu kanisa bose sinzi ukuntu bahise babona dariri nsohokanyemo hita ameze iwe yamankurikira niki ati aho ujya mwana mukuru wanje ararangije kuko mukuru wanje ampamagaye aharira umva twahise dufata moto nabwiye motari ati nimba ukora accident sinshaka kubimenya ugendesha amasigamana tugere mu rugo turagenda ngo dushike tutarashika kwa mukuru wanje guke nyine turi hafi sanga kubera ko ndumwana wakuriye Karemi abana bose abakura baki bose baranzi kandi noneho nyine kwagena kubwiye ngo ndi umuntu uzi gusabana n'abantu neza ngasekana buri muntu wese ako karere kose kari kanze maze kakankunda kandi kari kamaze kumenya ko nazanye n'umushitsi noneho ngo bambone bahita baza bose bansanganira babarira abanyamoko noneho bagira kwabo baza bariramo ukuntu bamfata ku maguru ateme byarangiye ati mana yaje urapfuye unakufa nahise
yapfuye kandi nije upfuye mpfuishijwe niki ko mutari kumbwira neza niki wa mwana sa mukuru waje yapfuye ati ni basa ni buye wapfuye atari ko tabwo ari umwana mukuru wapfuye none se ninde wundi wapfuye ubwo umutima wese ukubita ati papa se yoba hagize ikibazo se baba bamurashe se so basagenze gute nahise mbikuraho namamera nk'ikinya noneho njyewe mpita numvamo nk'izindi mbaraga zinjemo mpita mbabwira ati ahubwo mwankerereje ko muramfataga kandi hasi ho mpamenyera amakuru ntimwamuyambwira neza mureke ngereye kwa mukuru wanje mpita mbavamo ngenda numva atari njyewe mugere nsanga mukuru wanje ni uruntu runini rwahwereye ko barasukira amazi none akunda kugira pressure ko barasukira amazi none nkamugera ese ndajana gutaha umbwira byagenze gute ko none kunturamenye icaba ese wahemutse basukambira uko kurira se nukurira bimeze gute kutaha umbwira cyangwa mwege mwabantu mwe ko mutaha mumbwira nese nirukwanka kuja kureba mu nzu nsanga umwana ni muzima ajyamye mu ntebe ariko nyine aragwaye ajyamye mu ntebe mukozeho ndamuvugishije byuko sawa ati niko sawa anti none ni wowe wahise ambwira ati anti unajua nini ati Landry amekufa mve Landry ni wa muhungu ni wa mwana w'umuhungu nimba yarambwe nza numva gusa ko arako kantu yambwe ntumbaze ngo cyakurikiyeho ni ikihe Pita sohoka nimba naringe mu muhanda abantu bahita wa muhungu w'umurundi nahise nsohoka meze nk'umuntu nimba naringiye kwiyahura nimba naje iyo reaction yabaye aho hantu sinza nyimenye ukuntu nasohotse muri iyo nzu none abantu babona tension sohokanye baravuze yagiye kugongwa se agiye kwiyahura se ngo nawe bamugonge bigiye kugenda gute bahita bose bamfata kandi numvaga mfite imbaraga zidasanzwe mumbwire se murambwira ko Landry ashobora gupfa mu buhe buryo umwana twazanye ari muzima aho tugashikana ari muzima iyi minsi yose ari muzima ntabwo yigeze ambwira kuko agwaye twaraye turi bazima twavyuse turi bazima arateka akora ibintu byose arambwira ngo arashaka ko tuja gusenga none se amasaha agejeje uko mumbwira ngo Landry arapfuye Landry safuye gute umve nahise numva kuko muri nje hari ikintu kibaye ndababwira ati nimumbwire uburyo Landry yapfuye none se nimba yapfuye bundi ari hehe basi ati Landry yagiye koga n'abasore wabasiganye noneho hari uruzi ruza ruva muri Tanganyika ngo ni Fleuve Rukuga rutemba ati bamaze ahantu bariko bamwera baravuga ngo baje koga muri rwa ruzi noneho iwo ngo abona babahungu uburyo boga nyine baresha bose nubwo ruzi ndani rugira profondeur ndende kandi n'uruzi ruhuru rukuntu haravuga ati barabasore ko turesha bakaba bageze iriya kure ngese niki gituma niki gituma ngenta basanga ariko hagati yaho ngo babahungi bo bashise bambura imyenda batangira baja koga iyo ngo asigara hasanga udukobwa turatangira kudutera blaga tuganiriza abasigaye aho ngaho huzwa aho ngaho nyuma ngo arangije nawe afata imyenda ariterera yiterera mu mazi none nimba arasa naho yitereye mu mazi akiterera ahantu hariho profondeur ndende nyine ya muri amazi none yarazi nikaho byahoreranya atazi koga kandi yamwagizoga nikaho yari yanasinze kandi muri urwo ruzi rubamwo n'ingona nimba yari kubisanzwe ari ingona igahita imucakira ariko kuko abo bana bo baje kubisigura baravuga ngo uwo mwana w'umuhungu amaze kwikubita muri uruzi ntiruhita rukwicira aho ngaho ngo yaramutereye babona ariko arashaka nko kubagobeza abo bana kubera ko ari abana basanzwe aho ngaho baravuga ati bya byose uramuhungu nubwo yagiye mu ruzi ntabwo azi koga noneho babamiririza babahungu baririya kugira ngo bashe kumwogera bamuzane babahungu bakagira ngo babakobwa hari ugwenya baha bashaka kugira ngo baterane nabo bari kure ibo ntibaruha babiheza agaciro ngo aribira ubwa mbere ari ubwa kabiri ubwa gatatu yaribiye anibiye ati naho niho twaburiye wa muhungu babaheza address ati naho niho yaburiye ati none ga nuko niko rupfu rwa Landry kwabaye ubwo se muhungu w'umushitsi amprise kunti wabo badufashe neza ubwo sisa zavuga ngo namazi nabuze y'umuntu mw'indobo yo koga kugira ngo bigeze aho aje kogera muri Fleuve yabuze amazi kugeza aho noneho amazi amutwara akamwica
umuntu wari kujya kwiga ishuri noneho nkabura uburyo ndabibwira gutabiwabo ngo mbabwire ngo Landry tawo kiri muri buno buzima none sinayanatekereza n'ibyinga cyane nese mpereza agaciro k'uwo mwana ni nawe mfura mwabo avuga ati none bitagaza birabaye kabisa none subwo mumfashije iki ko mutamubwira basi nimba tunamushaka tukaba ati naho twamushaka tukamubona Landry yarangije nubwo tumubona yarangije wapfuye amazi yamwishe ndapita mbabwira ati je ntabwo ndi buvyemera ahubwo nimufashe tuje gushaka umurambo barambwira ati mbere ko tuje gushaka umurambo birasaba yuko tugenda tukabwira se tukamubwira ikibazo cyabaye mpita mbabwira ati none tumubwira n'ukuntu none iri hari intambara barahita baza noneho bari bugirire papa nabi bamugirire na babungeri nabi none rero mwaza mureke basi ngenze mbwire papa inkuru zose ko zagenze namubwira ahita afata moto nani imodoka ahita nashaka sige inkana bungeri bahita bashaka uburyo babanza bakava mu butaka bw'u Burundi niba mara kwambuka bita mpamagarasi noneho hakaba hariho abagabo nyine b'abanyamurenge bose bahise bamenya amakuru bose abanyamurenge bose bose makarisa baraza president wa mitorite y'abanyamurenge wari uraharaza arambwira ati ibyo ngibyo ugiye gukora ntabwo ari ibyo atahubwo muhamagare kuko natwe ubwacu yari yatubwiye ngo bagira inka nziza rero yamaze kuduheza nomero za se ngo nituzikenera kuko iwagi haje ku ishuri tazaba hari tuzahamagara se none uramukuta mubwiye abandi banyamurenge barashitse amakuru kwa se umwana atari we wamubwiye bikuzaneho ingaruka ikomeye none hamagara ise wowe wenyine umwibwirire inkuru nuko noneho bibanza kunanira nkama numva ntaho ndi butangirire ngo mubwire ngo uko tukiya tuvugana Landry ntaho uri mu mwuka w'abazima nuko barampatiriza ati mve iyo nkuru niwe igomba kuvamo ndagiye mfasha amayinite bangura amayinite ndamuhamagaye ndamubwira naramuhamagaye ucyangwa nyitabe arambwira ati fura ukuntu twasangaga tuvugana ntabwo ariko mwana wanje wamvugisha ari kibazo cyabaye iwe yasambwira ngo se Landry yoba yapfuye ndamubwira ngo wagira ngo none werese kuko tuba tuvugana je nagiye gusenga sanze Landry hari kiyaga kimwe kitwegereye yari yagiye kogamo none ngo uruzi rwamutwaye ahita ambwira ngo zageze ngo ayo masaha ngo ashaka koga arambwira ngo hari uruzi bagiye kogamo ndanamubwira ngo nimba atazi koga ntagende koga bari bavuganye na se kuko ndamubwira ngo amazi ni mabi ati none mwana wanje ntugire ikibazo nubwo Landry yapfuye ati ni nk'ukuntu wawe wari gupfa cyangwa papa wawe agapfa muri hano iwanje ati nuko niko byagenze ati je yabimbwiye ko ngiye koga ndamubwira ati ntuje muri ubwo ruzi wowe Landry ntaho wigeze koga kuko Tanganyika ndayizi niyo rukuga nayo ndayizi atari ko aranga aravuga ngo ari kumwe n'abandi basore bangana nahari bunanirirwe nyine bazaba bari kumwe nuko ati nimba ari uko byagenze nukuvuga ngo se yari yamaze kwakira urupfu yani ati wihangane ati nanje ndihanganye atari ko biragoye kwemera ko Landry simbasha kubibwira mama wiwe n'abashiki biwe ngo umuhungu wiwe ntawo bwihari ariko je kumugabo ndabyakiriye ati kindi gusa hamagara papa nawe umukomeze umubwire kuko nta kibazo ahita atangira komezanye n'inka komeza zishorere timugire kibazo hari wenda isara ashobora kugira ubwo bagatinka akagenda tahubwo reka je nyine mwe hamagarira ahita muhamagara ati mutawamenye ikibazo papa aramubwira ati nyana akimenye ati rero ndogire ikibazo urufu n'uruza rugashika ati nubwo mwari hano iwaje umwe ari gupfa cyangwa wowe ugapfa cyangwa umukobwa wawe agapfa ati none Landry nimba yadusize twese twihangane ukomeza ushorere inka zawe noneho papa papa yitayumva kuko nyine wa mugabo amukomeje arangije aramubwira ati none mwana wanje arampamagara ati genda ushake ya mafaranga urabona ko izindi zose Landry yari yamaze kuzidepoza muri ambassade kugira ngo zibashe kudufasha mu buryo bwo gukora ikiriyo uzinyohereze zijyari yagiye gufata ubwo nahise mpamagara Kinshasa mbabwira ikibazo nahuye naco bahita banyohereza ifaranga mpita nzohereza isi ngo mare kuziboherereza
papa nabo barakomeza baraza ubwo ngubwo ariko aranyoburije arambwira ati inka zikomeze zigende nta kibazo wewe kintu nguhaye nubwo unyohereje amafaranga umurambo mugende mushake hasi no hejuru muzawubone tuzawishingurira hano i Burundi uzawunzanire mpaka i Burundi twishingurire randiri n'umwana wanje w'imfura ntabwo agomba gushingurirwa mu gihugu cyo hanze nyine ati sawa ubwo uwo munsi guhera ayo masaha nahise ntangira mfata abantu bajya binjira mu mazi nyine gushaka imirambo ibintu nk'ibyo mfata boti bashiramo karibira yo nyine kugenda mushaka hagera hata mugatama nyine abantu bakaja mu ruzi bakibira bakaja kugenda bashakisha kuko n'uruzi rwatembaga none aho twamubwibwaga nyuma aba bakobwa baratubwiye ati yari yambaye boxer ifite color runaka kuko umuntu wapfuye mu ruzi uruhu rwe ruza rumera kujya inkoko iyo mwayipfuye amasharani k'umubiri w'umuntu uba wabaye ku buryo mutona mumenya nubwo yo bari uwanyu ntimwamenye uwo ari muri urwo ruzi tuhagenda tuhasanga imirambo itandukanye abo bataye mu mifuko abo mu bintu bitandukanye noneho rero aho tugeze bakatubwira ati ejo nimugoroba hano haciye umurambo ati wambaye iyo boxer nyine tukagenda dukurikirana cya kirare aho tugeze atejo haciye umurambo ati mu gitondo wahaciye ati gutyo noneho turagenda dukurikira cya kirari yapfuye ku cyumweru tuza kubona wa murambo ku kindi cyumweru twaraye tubonye mu mugoroba wa niposho nibwo twawugezeho tubusanga ahantu nabwo kugira ngo tuwukuraho ngaho hasaba ceremony ndende kuvuga ngo umurambo wo wapfire mu mazi tukure mu mazi byari ibintu birebire bisaba amaseremoni menshi basaba kuvuga ngo ninsane ngo ihene nzana inkoko y'urusake ni base imico yabo nyine biriya bintu byabo baravuga ati muno harimo imirambo myinshi so nditumenya ngo umurambo wawe no ariko hari amaseremoni dukora bigatuma umurambo wawe tuwumenya bitworoheye ayo maseremoni yabo yose nyine barayankoresha ndayakora barambwira nimbabwira izina ndaribabwira barahamagara ngo bahamagare wa murambo wonyine wama wizana yari yaraguye mu mazi nyine yunamye wama wikura muri ya mirambo yindi uraza wonyine ati rero niyo murambo wanyu batabanje kwibiramo kuja urumva iwo wari kureremba aho ngaho hejuru hari ahantu bize bishika nko mu kinani gutya nko mu gishanga ikabanza igasa ifatwa muri bya bishanga amazi yasubira guhurura menshi ikawukura muri bya bishanga ugatemba ugasanga ibintu byinshi byafashwe muri bya binani kuntu nuko noneho barangije imico yabo babikora bakawuhamagara wa murambo ugahita wikura muri ya yindi wawe agahita yaravuze gusa ikintu njya nibuka yaramuhamagaye mwiza naramubwira tumve uyu nguyu nta kibazo mufitanye si wowe wakwishe ati we barashaka kugushingura mu cubahiro ugashingurwa neza none nimba ari wowe Landry utwemerere uve muri abo ngabo uze tukubone igihimba cy'amakiza cyonyine aho ngaho tekare ari abapfumu baba bameze nk'abapfumu batwaburije kugera muri ako gahana twambuye amasereri tuza n'ibirenge tubakandagiramo muri ako gahana batumanura ku ruzi ahantu bayibonye iyo mirambo twese twambaye amasereri turagendaga barambwira ngo uragura iki niki byose ibyo nibyo seremoni turi buyikorere kugira ngo ari amazi abashe kutwemera ngo nimba ari imizimu ibashe kutwemerera kuduhereza uriya muntu tukamenya n'umuntu wawe uwo ari we ndabikoze wa muntu nyine wa murambo wabo turaho koko noneho bese imizimu yabo imugarure ninka ko sinamenye ibyabara abantu mugani none nyine imizimu iba noneho rero ahita ambwira ati we kubera ko ari we nyiri umuntu bafata akagozi yari asigaranye yari yarabaye deforme iki gice gutya cyose cy'agatwe ntacari gihari ukuboko ntikwari guhari ukukundi ntikwari guhari yari asigaranye kano kantu guhera aha n'aka gace n'iki gutya kugeza andi maparti yose ataye yaragifite ndetse n'agashipi be nakangaka ka box ariko asigaranye n'ibindi byose nyine bitakihari nuko arambwira ati kubera ko ari we nyiri umuntu niwo mukoraho wa mbere kugira ngo azanabemerere kuko mu mujana muri boti namwe ubwanyu murashobora gukora accident mukarohama muri ruraruzi mumufite ati none niwo ufata umugozi ukamuhambira
mfashe umugozi arambwira ati genda uhambire hano kuri ka kaguru numara ukure mu mazi ukwege hari amaze kugorobye nyine nka saa moya gutya twakije amatoroshi ndamukweze mushikije nyine ahantu ku musenyi abandi barakunzega baraje baramfasha twatwaye amashashe n'inani n'amaparfe turamupomse nyine tumushize muri ya mashashe baramuhambiriye turazamutse muri ka gahana basabye gukora izindi za ceremony zituma nyine tumujana muri ya boti ya boti dukuraga aho ngaho n'ubundi kuko twagendaga urugendo rurerure twamuboneye kuri 60 km naho twari dutuye ariho ageze umurambo wiwe ari bungeze nuko none harangije turamutwara none kuvuga ngo uva aho ngaho byari kibazo gikomeye boti gahita itoboka bumwe mayanga kwaka ya motere yayo igakwama ikamishaka neza nkuko turohamisha kubera wa murambo wanze kuvuga ngo ntitujane nyine wa munani wa mushefu wako gahana ati nuko mutakurikije amabwire yanje yose nababwiye araje avuze yandi mabwire yose noneho turayakoze ngo mare ko yakora afashe ifu yahurure ayimenye muri yegwa ruzi mbese hari byo mwari mwanze gukora nyine mwumva ari nyavye bishetano kuntu umurambo twamaze kuwibonera ikindi nigi ku murambo ufite ubwenge bwo kumenya ngo ukora jaye cyangwa ukora vahe uranga kugenda gute nuko kumbe ufite nyine biba bifitemo ibishetani ibyo bintu nabyiboneye ngenyine nayange maso ngo akore ya ceremony moteri irademara boti iraka tugenda nuko mpamagaje abantu bikanise nyine aho twasengeraga bose baraje kuko nyine ikiriyo cyari gihari ariko twitarabona umuntu mpamagaye inzego za leta kuko umunsi agenda guke nese mpamagara anere mpamagara nyine parke mpamagara DG mbabwira ati wa mu etranger nazanye yarangije kandi yarangije mu rupfu rutunguranye muri ubu buryo bunubu nige habonetse ndabamenyesha noneho barazaga bakora costa y'ukuntu umuntu nyine yabonetse ese gaturamubwira ati umuntu yabonetse mu foto y'amafoto ndamweretse ndamubwira ati umuntu ukuntu wamusaba si umuntu wo kuvuga ngo yova kandi Kalemi agere i Burundi yarangiritse honyine ukuntu yarameze impumuro nawe urayumva sari bikomeye cyane aravuga ati habe nubwo nakubwiye ngo nubwo azosigarana ukuguru kumwe uzakunzanire twege twenyine tugire gute dushingure nuko nshakishije imodoka izamuvanye Kalemi kamushitsi Bujumbura pani wabo neza i Bujumbura yakanyaka $3,700 kuva kavimvira kuvuga ngo tudedwanisha wa murambo winjire nyine wabo bakanyaka $700 tamubwira ati faranga zose nazimaze mu kugira gute mu kuziguhereza none se zizindi kurabona kuko zizava hehe zo gusafirisha uyu murambo no kudedwanisha hafi $4,000 z'amadolari warese ko gushingura no gushingura kwampereza uburenganzira tugashingura nyine landri neza mu cyubahiro kuko ndo nawe wamushinguye nimba waranyize ukemera biriya byose kuki udashaka yavuga ngo yayi umwana wiwe wenyine agomba kugira gute kumwishingurira niyambashe inzego za leta zari ziraho nyine twari turi kumwe nabo ndabwira ati se umwana yananije yambwiye ngo umwana we agomba kugira gute kugenda byakabaye ngombwa ko tumumujanira ariko sasa amafaranga ubu nyine tayo ngifite nuko none imodoka zikaza zemeye cya giciro nta kibazo zagera kuri ya mpumuro bagahita avuga ati ntureke ntabwo ari ikintu cyovuga ngo turatwara bakanga nuko noneho bimaze kugorana nka saa 9 babantu b'inzego za leta tuduye numero zase baramuhamagara ati wewe ufite umwana n'uwawe yakiri mu nda ariko yamaze kuja hanze abari uwa leta ahantu hose n'uwanyu mu gihugu cyanyu kandi natwe ahangaha yaramaze kuba wacu kuko ubu yarari ku butaka bwacu twari tumufite rero wizana mananiza umuntu yararangije naho ngantacu waje kumukoza no kumushingura natwe hano tuzamushingura uzaza gusura irimbi giyo nimuzakenera kuryubakira nimuzarigira gute bazari kwereka ariko ugire gute utubabarire dushingure umuntu arabanza aranga baravuga ati nkatwe ba leta turatanga ordre ashingugwe mu mategeko ya leta yumvishe gutyo ahita yemera ati sawa ntakibazo reka mugende mu mushingura ahita ambwira ati Fran ndakwemereye rwose n'umutima umwe mugende mu nkorera ibirori byiza muhamagara abapasteri baze
baherekeze umurambo mushingure Landry mu cyubahiro zaza gusurira imbigi we igihugu nikigenda neza tavuga ati sawa tubahamagaje pasiteri nyine baraje bakoze imihango yose y'ikanisa ibintu byose turagiye tuja gushingura noneho rero bukeye papa nawe abageze hehe ku cyambu aho inka zambukiraga ziri ku butaka bwo mu Burundi na Kongo muri ziranzira za Mutarure gucyari icyambu kimwe bambukiraga inka amafaranga akaba yabashiranye kandi nije wari kubahereza amafaranga yose narayakoresheje muri kwa gushaka wa murambo niko ngura karibira niko nishura bijira mu mazi niko ngaburira bari mu biriyo iki umva depense nari maze kudepense amafaranga atagira kwangana noneho Peta mubwira ati papa wewe fata inka zibiri uzigurisha ibe nushaka ugaruze gusa amafaranga twaziguze zidedoneshe izindi numara ntakibazo izindi tuzazisubizayo zageza hano ikalema papa ati takibazo akiyashaka umukiriya haza umugabo umwe munyamurenge umunyabyinshi wakoreraga aho ngaho kuri iyo soko umugabo simuvuga mu izina ariko umugabo wewe wa mugabo we turacyafitanye case ukumbona aha ngaha wa undi emenda dorurambonye nije nawe bazavuga ngo wadapfuye ntibabura kubonana nikaho rero agize ngo none narapfuye hapfuye Landry ariko ementi yapfuye nuko noneho wa mugabo papa ahitaza ngo aje gushaka inka aho ngaho habaga nk'agasoko k'inka aho ngaho ati papa aramubwira ati nimba washaka inka ngangurira izanje noneho kwa kundi papa mubwiye ngo nyine afite inka araje arazikunda nyine abona n'inka nziza papa aramubwira ati impereza mwinka nka $300 muri sanka zura mugabo iyo ingimwe twari kutuyigura $250 aramubwira ngo nshizeyo imisoro nagiye nsora buri komine ku gitwe cy'inka ingimwe iragwa kuri $300 none wowe singusaba izo za depense zindi zose nibikini inyungu hereza gusa $300 nawe utoremo ishaka wa mugabo atoya taka hano kuri kino kivuko inka taka ihabaye $300 inka tuzatuyigura $100 papa aramubwira atari kwa mugabo ukuri imfura y'umunyamurenge cyangwa inka bayihene se ngo iragugwa $100 honyine naho twayiguriye ku isoko ntabwo twayiguze $100 none inkigeze hano kurazi ngo tuyiguhere ku $100 ariko uri umucuruzi w'inka cyangwa waje kwiga tuwamenya ibyurimo hata ahubwo muzehe niwe utahomenya ibyurimo uzana amabese ninde wabona uyikugurira noneho azana nkamananiza papa aramubwira ati ntabwo waje ufite gahunda yo kugura inka papa arampamagara ambwira ko byagenze ndamubwira ati wowe rekana n'uwo mugabo sigira bongera inka uje ibuvira kuri bayishanjere ufata amafaranga nushaka ubabwire ngo urabahereza inyungu numara kwambuka uzaje mu isoko ya Ruvunge ugurisha ndetse uzagurisha noneho gazinonka kwibeyi giza nurangiza wishure bariya bayishanjere amafaranga yabo ndetse na za nyungu zabo ugire gute uzibahereza papa yumva nyine ko mugira inama nziza itabisigira babungere inkaja ibuvira noneho wa munyamurenge asigara abaza baba nani babungere tese izi nka nziza gutya ko zitaze ziboneka i Burundi kuva twabona utuduka twababaza bazana mu masoko izi nka mwazikuye he babongere rero bo baramubwira tumve wahimutse cyane ubafashije no muzehe nubwo tubona gutya izi nka zifite ikibazo izi nka zagize ikibazo hari umugabo twaziguriye ariko umwana we yajanye n'umukobwa w'uyu mugabo bashikarimi wa muhungu arapfa nubwo ura mugabo yoroheje ibintu abarundi ntibaza bizegwa yosubira kandi agatima kagahinduka kaza akadukurikirana dufata mu nzira akaba yotugirira nabi wowe wadufashije tugakura inka hano nk'imfura y'umunyamurenge washaka ukamubwira ati okay fata kuguza amafaranga nugera hariya uzansubize amafaranga yanje cyangwa inka wa mugabo ati nuko niko byagenze ati yo mumbwira kuva karura musaza kira kuko mufitemo ibi bibazo ati muzi ko Burundi ubwo bumeze nabi cyane ati yeso atari ko mugabo n'imfura bacu ati
kuba yarabemeye mukama muviriye hose mukama munashitse ndetse hano neza inka ziri hafi kwambuka ati uwo mugabo mukuri ingofero atabubwo ni mumpe nomero ziwe naje ndabona afite inka nziza nzamuhamagara nje kugurira inka iwiwe babongera ibo bumva ngo hari wenda nyine azisabye mu nyine mu nzira nziza nta kibazo bamuhaye nomero za wa mugabo ngo atere intambwe zingahamagaye wa mugabo atariki igipfu nibagwira ni wewe uremeye urekuye inka ziraje zigeze hano wa mukobwa ari kuramuzi cyangwa uzise ati jewe ni bene wacu n'abanyamurenge turaziranye noneho mama mzara nawe n'umunyabyinshi ati na ndetse na nyina ni mushenge wanje neza dufitanye amasano atura mukobwa ikimutunze n'umwesukro niko kazaza esukro kabantu guke atahubwo yafashe ura muhungu waba mushukunya mu mazi kugira ngo gusaba sibanganye ikimenyetso baze bakunyage inka bati ibyo bintu wambwira wa muntu we ko bitabyumvikana none se amafaranga agereranywa amafaranga mfite yura mukobwa yampaye n'udufaranga dusigaye yaransigayemo tuzumvikana kandi n'utwa yarasigayemo natwo yaratunyohereje none se wezo nkuru zindi wahoza natumva wowe nta makuru ni kuri bakora buri gihe wewe nushaka uze wishura umuhungu wawe inka ntizirambuka ikivuko babuze n'amafaranga yo kudedonisha zino zindi none ngwino wishura inka zawe munani mu muhungu wawe uko je wakubwira ndi mwene wabo neza na ndetse nyina ura mukobwa ni masenge bageze kalemi neza ura mukobwa ni wahamagaye barabahungu bagende bamuteye muruzi bamujunya muruzi wa mugabo ngo yamayumva nkaho ngira ngo ibisazi byose bitwa uyu ni mwene wabo n'umunyamurenge ntacyo bapfa Prince none aravuze ngo hari amasano bafitanye yabo bwihariye ni gute yofata akamahimba kino kinyoma bigeze aho ngaho tahubwo ibi bintu nyine wa mungane nibyo sinumva uburyo umuntu twavuga nambwira ngo agiye koga nubwo utobuzi koga ntiwogeza ahantu uruzi wumva wogeza ahantu amazi utashobora kuyikura ngo nanigwe kuvuga ngo usubire inyuma ukiyohera kuja gupfa atahubwo uyu mugabo niwe bivugishije kuri landri waje baramwishe arangije wa mugabo ahita ahamagara bene wabo nabo bari muri ico gisirikare b'amakoroneri konvoye ngo za gisirikare barafasha mwe muri aho ibujumbura ahubwo ni mubanze mwirukwanke kukivuka ariko mpuja kuzifatira ati kwanza ni musanga wa musaza mutamuvugisha ahubwo mubanze mu murasi nuko wa mugabo urumva amaze gutanga mikuru sori ahita agenda nuko ngomare kugenda babahunguka basigaye babungera muri sanga bagiye kubona gusanga imodoka zazigenda nk'insazi babashize chini ya ulinzi muzehe hari he ati mutama yagiye gushaka amafaranga yo kudedonisha inka atagize imana ati yo tuje kumusanga ntakindi tuba twamuvugishe tuba twashitse tumurasa kuzihe mpamvu se mutama yakoze iki ati mutama n'umukobwa we batubeshe ngo umwana yarapfuye n'uruzi gusa n'impanuka yaje nk'ibisanzwe naho bafashe umugambi wo kuvuga ngo biki aho baziziki landri koko kuvuga ngo umwana wanje bamwica abantu twari twaguruzanye karuwanka zambahereza inka ndashobora gutanga ku giciro kugira gusa ngo mbone ko umwana wanje aja kwiga ni buhe bubabare bagize ni ko umwana wanje ari yakoshe ku buryo bukuru ubwo bugome mungana gute bahongera tusaye makuru muyakuye he hataye makuru tuyekuye he wa mugabo duhamagaye nta mugabo mwari muri kumwe ahangaha bahitana muvuga mw'izina ati uyu mugabo witwa gucyukunuko niho duhamagaye atubwira indo yaya makuru tigitangaza nibakwira babahungu ati none aya makuru saho yaranazi n'urupfu rw'umwana ko byagenze n'inka naho zavuye ahubwo nitwe twamubwiye amakuru ntanayo yarazi turamubwira ngo yafashije uramuzehe akamuka faranga cyangwa akagurinka kuko twavuze ngo ntimuzamwizego hari igihe n'ubundi mwobyemera ko mutaremeye mukamumusubira mukaza mukagira gute mukamwokora ibyo mukora bibi ti ayo makuru ntiyarayaze abaraho tumubwira iwa twakinomera avuga ngo nawe azoza kugira gute kugura inki wawe kuko yabonye ufite inka nziza none kera hisa himbika inyuma kingana gutyo arababwiye ngo no mukobwa no mu maso ntawazi baba rundi ati byo dushaka kubimenya
bahita bababwira ati mwege namwe mudashaka ko tubagirira nabi, babakubita ibihumbi ijana babashize pembeni. Ati mwege nimuve muka, bahamagaye undi mugabo aho ngaho ati dushakira isoko, genda wambuka yari ushake abantu bazagura inka ubabwire baze tubagurishirizeho zanga. Undi mugabo arambuka aragiye kwambuka hasanga wa mugabo. Ati hariya baravuze ngo hari inka zagize ikibazo ariko mwe nyirazo yazishitsemo arashaka kuzigurisha. None ga sinza mbona ugura inka genda uje kugura inka nandi ushake nabandi bagura inka. Wa mugabo yamazana abandi bafurero babiri. Ikimwe ngo bakazagenda bayigurisha kuri za dolari nyine ijana. Ko babungeri batubwiye ijana wa mugabo aguramwo inka 14. Baba fureri izindi zisigaye nabo barazigabana, inka zigize gute zibaseze. Papa hagaruka mu nzira akubitana n'inka zishorewe nande na wa mugabo. Ati kare kose se wigira ibiki iyo nkurira inka hari ariko babahungu bo bamavuga ati ntituziva inyuma turazishorera tuzaje guhurirana n'ura musaza tumubwire ga amakuru. Ati muze ati ni wewe, ati mana we, ati Imana ikora ibitangaza, Imana ishimwe ko batagusanze hariya. Ati noneho uyu mugabo akoza amabara y'igitangaza. Ati yaje ariko zirambuka zambutse ziri ku butaka bwa Kongo. Dore bazigurishe noneho umufurera afite iziwe undi nawe afite iziwe n'uwo mugabo nawe afite iziwe. Ati yakoze ibitangaza ahamagaye wa mugabo aramubwira ngo we n'uyu mukobwa wawe muraba iskro murabicanye nuko muze mubigenza iteka ryose none naza fatika yishuri yesamagara bano bene wabo batuye hani Bujumbura b'abakoronere bazana nyine konvoye za gisirikare badushira pembeni ndora amafaranga y'ibihumbi by'abijana bagiye badutwishura. Ati twebwe ganti turenganira muka turabakozi gusa bisanzwe. Ati ntacyo batutwara. Atariko wowe iyo baje kwasanga nta kurumwa mwavuganye urusasu rwa mbere niwe gwari uko inka ziraho n'uwo mugabo arazishoreye no papa tahubwo uyu mugabo ni umusazi yaracanganyikiwe. Haya makuru se wayakuye he? Ati nje bimve ati nje nigeze mpamagara ura mugabo. Ati ntimubonye basha nta mugabo uje kumpamagara ngo inka ziragurishwa. Ati ura mugabo niwe wavuze amakuru none atumuriye ngo naza duhamagara nje naguze inka hariya ku kivuko tabindi. None se uwo waziguriye ni wazisanganye wa mbere. Abongere se babakubwiye ayo makuru. Wa mugabo bahinduye abasazi. Abahinduye abasazi aravuga ati jewe ibyo bintu ndimo binzaneho. Papa noneho ahita agenda yiyambaza abasirikari. Babandi nabo bagenda biyambaza abapfurero abanana abapolisi. Bagera muri ya soko ngo nimba ari isoko ya Runingo nimba ari ya Ruvunge ahantu bagurisha inka aho ngaho. Noneho urumva je ndacyari muri kakavuyo nturamenya uko byagenze ngo abantu noneho bamwe gati baba nyamurenge bamwe bakaba babungerega bakaba mu Rwanda rwa papa. Baba frere nabati twege twaguze inka kwa mwene nyirazo kandi iso afite urwandiko rw'inka zose. Umve afite urupapuro rwa veterinaire yamuhaye, afite uburyo zagiye zisora, afite zira za décharge uburyo twagiye tugura inka nuwo twaziguriye mu isoko twariko tugenda tugakorana nawe décharge igaragaza kuri commune kuko nyine inka hari aho wayiguze utayibye ukabasha kuyisorera ufite ikimenyetso kigaragara ko wayiguze. Twari dufite ubuhamya kose bushoboka uretse nawe je nuko nari Karemi nari mfite amafoto turi mu isoko izo twaguriye mu isoko nizo twaguriye kwa wa musaza uko nari kungenda nzifotora ahantu hose mu duce twose twarimo tugenda tugeramo. Noneho bakabona amabara ari kuri ya masoko bakabona nizo babagabo bafite baguriye hajya bakavuga ati byose uyu musaza ari mukuri. Eze n'inka ziwe mu munyagiyemo ubundi wa mugabo we ayo makuru uyata baba bungera ati nitwe twayamuhaye tayo yarazi. Noneho bafashe telefone bahamagaye nde ise wa muhungu. Muze ayo makuru wayakuye kuvuga ngo n'umusaza n'umukobwa nibo n'abasikoro nibo bakwiciye umwana bituma ufata inkuka zigurisha kabiri. Kandi harimo nizo bataguriye iwawe zavuye mu yindi soko. Kubera ko tabaje kwigaruza basizawe ngo izo bataguriye iwawe uzibasigire. Ati zose nazo se ngomba kwigaruza ariko je wampaye amakuru ninde ni wa mugabo w'umunyamurenge aramuvuze mwene wabo yamamuvugaga no mwizina. Ati ni nimero ze niba muzikenenzi boherereze ni wampaye amakuru yose yama namwira ngo nikimenyimenyi avukana n'umugore w'uwo mutama.
noneho abapolisi none urumva abangaba bafite amafaranga deja nabo kibarazigurisha amabeyi n'amabeyi kugira gusa ngo zibaveho bafunze amafaranga polisi babasirikare nabo hakaba umusirikare umwe n'undi twakoranye muri iyo etat major general papa yamubwiye ko izo nka ari izanje ahita aja muri papa amashaka kuba ngo bashaka kurasana abapolisi na FARDC noneho FARDC irusha imbaraga iki polisi babakazanka zose zija aho ngaho muri nani muri kaya gisirikare noneho papa arampamagaye mwana wanje uziki apaye puru yahaye amakuru yose uko yagenze none shaka amafaranga tubashaga natwe gukorera duha abana basirikare kuburyo badufasha tugafata izinka pita ngenda ahantu inka zacu zabaga hari nka 80 km na Kalemi nja kugurishamo inka zibiri ngurishamo hafi nk'igihumbi na magana ngo ngaruke mpurana na bamayimayi mu nzira bamashira chini ya ulinzi naho izoka ni kaza zifite umukosho ukuntu sinamenye atukazana amafaranga sagenda amafaranga mfite ati amafaranga ati kandi mwege nimba muri bamaneko ba Rwanda ibikina biki batangiye nyine kuntrotiza ukuntu nyine bambaye nabi ubona ko ninka twa mayimayi ukuntu noneho aho ngaho ko numva bamayimayi bo kwica umuntu nyine nibisanzwe bahita bananyisha wa mungane kubera ifaranga bahita ndabwira ati ngaya amafaranga ariko mundekure ngende ya mafaranga uko urumva sinari kubanza ngo ndakuramo duke ngo mbahereze napfuye kweshogoramo yose ati yote gisiko wake up ndabahaye bashweka kandoyi bafata kanefu no ufite inkovu bene hanga kwita kubatangira kumbaga ati wese tukwica ngo tukurase twikina turagenda tukubaga gato ko nabaye amafaranga ngo turangizanye mu ndekure ikindi ni kimunshakaho ati toka hapo wewe Rwanda batangira nyine kunkubita cyane noneho abantu se bakore nk'ibintu by'ubujura imodoka uwo muhanda nari ndimo umuhanda ukunda kujamo abantu bagura ari amabuye y'agaciro ya minere bumva imodoka irimo irasuma nimba baragize ngo nta rukundo nabikoze cyangwa hari abantu twari twanavuganye baje nko kunyakira bumva ya modoka iraje bahita basiga aho ngaho barirukanka ariko birukanka basize banshwetse amaboko anga kagatuza kakazura kaje guhurira nakandi ariko ngenda gusa nikwega ariko mpa namiriza ngenda nikwega ntabwo bari banjanye kure n'umuhanda mbona nyine serukije umutwe gucya kunane ku muhanda ndavuga ati bya byose iyi modoka bari bagufashe wari mu modoka kuri moto kuri moto umumotari bamushize chini urinze ariko nti bamugira icyo bamutwara none bo barashaka ngo bakora ibyo bakora byose babone kuribera mu motari ataje gutanga amakuru batararangiza za gahunda zabo ibo baraza kumurekura barangije mission yabo bahite bagenda ngo bahunze bamusiza aho ngaho kandi we batamushwetse no ngo bumve ya modoka ga agenda noneho ga nikwega nawe araza arankwega aho buke yashitsa muri wa muhanda ya modoka gira ziti katika jina la Yesu Prince umukobwa wa muhungu bo urashaka kumugirira ibiki noneho arabwira ati uyu muntu yahuye n'ibibazo reba ukuntu bamugize nari kumva amaraso adasanzwe nakubiswa ahantu hose ndabyimvye cyane bahita bankubita mu modoka noneho bahita bareka yanzira bariko bajamo bansubiza Kalemi abi wacu ngo bambone ate noneho igitangaza niba ibibazo kibira bimwe bikavamo ibindi bikinjira muzehe yanyazwe inka ufushije umuntu nawe wari ugiye gupfa ukubiswe se unike ni bande bakugize gutya mbabwiyega amakuru yose uko yagenze noneho abantu aho ngana niziranye nabo bamotari bahita bankaba amafaranga babanani babayishanjeri bankaba amafaranga ubwo nabyabisebe bitafata motari nijoro namufata moto ndamubwira ati wewe urashitse buvira turama tugenda inzira ya Misisi buzaje gucejo mu gitondo twageze hehe ibuvira ubwo je sinako numva cya kinya cy'uburibwe bw'ibisebe sinarimo numva uburyo ibyo bibazo biri buvira ukuntu papa habimanagingana nabyo kumva birandenze bantoki wazureke tugusone cyangwa turebe uburyo taya nimureke ngende bitafata motari turarara tugenda ijoro ryose Kalemi Misisi za Rulimba paka na Fizi tugera nani Buvira moto kuva Kalemi ni Buvira ya bwagiye kugira nka saa 5 saa 6 z'amanywa turi Buvira nuko
papa ngo nkubita amaso ati gitangaza none se mwana wanje wabaye gute ndamubwira ati ibyaje bizubanza ubireke umbwira ikibazo ahita ambwira ati tugende ku basirikare naho deja polisi naye sija kurega ni gute ikibazo cy'abasivile abasirikare ari bo bagifite urukiko nago ruhita ruza ku intervenir bakura zanka mu maboko ya musirikare w'umukoronere zija mu rukiko nabwo ntizaje mu rukiko bazihaye polisi ngo nizicunge kandi polisi iri muri bande yishaka kurya zanka nuko wa mukoronere ati nkazamvuye mu maboko ga urubanza nubwo abasivile bombi none bambwira ati nta kuntu FARDC yoja mu kibazo cy'abasivile nuko turagiye mu rukiko mwebwe se bonde mufata ziranka gutetese ufite ibihe bimenyetso ndababwiye gambahaye ibintu byose papa yerekanye amakaratasi yose uko twagiye tugura n'ukuntu yagiye azisorera mpaka zigeze turagacisha inka ziri kuja aya sindakacisha noneho ndababwiye ati kandi noneho kindatinya no guhamagara Kinshasa inka zihuye n'iyaye majyamu gupfa ibiki barahita bumva ko ibi bintu birimo amanyanga ukuntu noneho umuntu numvaga ndi kubwira kandi bashaka no kumfasha ifaranga ni wa mugabo twakoranye wa mbere niwe wari gukomeza kunyoherereza amafaranga nuko noneho turagiye turabura bahita babikura muri polisi ndabwira tabigeze izi nka zikigiye mu maboko ya polisi ziraje mu maboko ya nde y'urukiko turatangiye turaburanye turaburanye dufasha abavoka kuri parike turabatsinze ngo parike tumare kwatsinda baranga ngo ayaye barajura ngo dufata abavoka tuje muri tribunal dufasha abavoka nabo bafasha abandi tuje muri tribunal turangije turabatsinze naho kubera ko twari dufite ibipapuro byose kandi gabo baguze gusa kiyorera nta n'ibipapuro nta ibipapuro bifite bo n'abajura noneho urukiko rwo runtuma Kalemi kuja kuzana nani attestation de décès wa muhungu ndetse n'uburyo yinjiyemo ya passport yo nari nyifite babona ko yinjiye Kalemi yatekashe n'uburyo kandi nyine agize yapfuye inzego za leta zose zigomba kunterera kashe ko bagiye bagakora costa y'ibintu byose bampaye bya bipapuro byose nandise na chef de quartier wo muhana twari turimo ibintu byose urumva twari dufite couple y'ibintu byose ndabisanye urubanza rwa mbere turarusinze barajuriye barasubiye kandi dusubire kandi dukora urundi turarukoze turabatsinze ngo tumare kubatsinda dufashe baravuga ngo uyu muhungu niho hazana amanyanga w'umunyamurenge bamute muri centrale bamutaye muri centrale mwamute muri centrale akaba afite connaissance n'umuntu wari ministre Bukavu nawe simuvuga mu izina ngo bari bafitanye amasano ngo ni mubyara bene baramuhamagaye tishaka uburyo ukurishamo no muntu akaza samba afite liberté provisoire yo kuburana ari hanze noneho wa undi nawe akoze ka intervention bamuhaye liberté provisoire yo kuburana ari hanze bamukoye muri centrale bapfuye kumukura mu frère mbere abajabutse e Burundi ngo n'urugo gwiwe yazaga gukora business ariko famille tuye mu nkambi abarambutse ati jewe hehe naziranka kandi nifite udufaranga twanje jewe ngomba kugira gutatabwo ngomba kuko yumvaga ko n'ubundi ari mu makosa baba frero nabo batanze amafaranga muri baba polisi atagira kwangana barayabahaye zanka bazishize ku isoko bamagurisha kuri bari babaga ibintu nk'ibyo basigaye inka 16 abarizo zisigara baba frere zabo bamazinyitsa nimba barazirikitishije hehe izaba munyamurenge abarizo zisigara noneho ngo zisigara urukiko rurazifata noneho baramuhamagaza ko agomba kuza tukaburana araje badutuma ibuviraga birananiranye mitwarite y'abanyamurenge iraje bigiyemo tukabatsinda aho tugiye hose badutumye ibukavu noneho baratubwira ati ibi bintu turumva ko uyu ministre kubera iki yinjiye mu rubanza rufite ibipapuro bigaragara no kuvuga ngo ahubwo nawe afatikanyije n'uyu mugabo mu escrow niwe utuma uyu mugabo n'uyu mukobwa wiwe banyagwa none ibi bintu uyu ministre ahubwo nawe turamutuma kwa guverineri ibi bintu biraza guha mbega gukizwa na guverineri turagiye tubonanye na guverineri yari kishambi cyo kuburana nande ko wa mugabo yahunze wa mugabo bahise bamuhamagaza baramubwira ati nibirimba turahamagara nani iyo mu Burundi kuzane gushaka no kudashaka bahise baje muri ambassade ya Kongo iragija mu nkambi baramutuzaniye noneho arangije ga twama tuzamuka twese ibukavuga
Marcelin wari uhari Kishambu ati muzana impapuro ndabibazane noneho Gakishambi wo mpita mubwira gasasi ndonindo inka niza bande zariko ziva hehe zikaja hehe umwana w'umukobwa ungana gutya arabasha akaba yo kwikorera akazi akihangira imirimo akuvuga ngo muheza agaciro ni mwebwe kandi mwamusubira kandi mukayigwanya mukayifobya bigeze aho ngaho amplice we ministre kandi nkawe koko kwanza wewe guhera uyu munsi urademise kari akazi yamabwira polisi ati mugende mufunge ira biro ejo ntagakandagire kuri biro nimba yakoze bino bintu tribunal za Uvira ndazibona uburyo zakoze urukiko abantu bafite impapuro zabo ibintu byose uko byagenze kandi ngewe na ya marikode umuhungu amaze gupfa natangiye kuri coding amajwi ya se wa muhungu uburyo twakomezaga tuganira ndabwira ati reba mwitangira uburyo se w'uyu muhungu twagiye tuvugana iyo bija kuba ko byaturutse kuri uyu ise w'uyu muhungu abikora mbere yuko ibi byose uyu mugabo amushikira tuba twaravuze nyine mu inkuru yavuye kwa se yakeneye nyine kwisha umuhungu wiwe ariko mu gihe bimeze uko nguko uyu mugabo dore uko bavuganye nyine ibintu byose biriko birapfira muri uyu mugabo w'abanyabyinshi uyu mugabo w'abanyabyinshi akabifashwamo nande n'uyu ministre niko Marcel kuvuga tejo wowe irabire tuzosubira kwikandagiramo kubera amafuti yawe nawe wa muhungu we ugomba kugira gute gufungwa burundu utazosubira kandi kubona izuba no wa muhungu bahita abahungu bene wabo wa muhungu n'abahungu na bene wabo wa ministre bamashakisha uburyo baja kwibazanka ahantu bari baziragije zirya zisigaje kwega turi Bukavu tuzi ko inka ziri mu mutekano wa polisi baragiye nimba barahaye abapolisi amafaranga angana gute nabo bageze buke batanze zanka izo nkanda soko zakandagiyemo ahantu hose twagiye tubaza ibirari niba barazizamuye mu minembwe zikazamuka nimba zaragiye yihenzira izo nka zaburiye irengero muri ubwo buryo nono population y'abasore abaza nyine ababonye amakuru barahita nyine babyibuka babizi nono abasore bose Kishamba itavuga ngo uruziriko rwose rw'umuhungu umunyamurenge aramukeneye baraza abahungu bigiraga za campus ziriya za Remera hehe bose baraza maze bose bamabanshamo nono ashaka kuvuga intambara yo muri wene wabo wa muhungu na wa mu ministre akavuyo neza karaba inka zigomba kugira gute zigomba kuboneka turaburana bizagiyega amafurero zo zarashize ariko nabo kibarakurikirana uko tuburana n'abantu batatu wa mugabo ariko abafurero bakavuga ati twebwe nubwo twaguze waduhamagaye uyu nito nanishura twebwe wadukoresheje amakosa ninde n'uyu nuko wa mugabo nawe akavuga ati nanje nimba narazigurishije ubwa kabiri nyiri bayazane ninde n'uyu mugabo byose bikaza bikitura kuri inde kuri wa mugabo umunyabyinshi nuko ageze noneho ngaho urubanza Kishamba aravuga ati noneho ko turabonaniraga no mu maboko ari vide inka zirasa naho zose zashize nuko none mwese ngiye kubatuma hehe Kinshasa ari baba frero ari njewe ari wa mugabo Kinshasa muri tribunal noneho kuru neza reka ya Kinshasa bene nyine nkaga baraje ga nyarukuru gwiwe ntakwiserusa ngo avuge ngo inka akabumba gatereye bari yabandiga mwegwe muzi kandi bo ntibahaba menye indo yuko inka nubundi zoba zaraguzwe cyangwa se zoba zaraguzwe uyu mukobwa yo bari imitwe nyine yo barakoresheje kugira gusa mwagire ikizamubera ubuhamya nuko afite iki ibipapuro turagiye bamagaye procureur general nimero 1 wa Kinshasa araje amagaye ubwo kwa mbere bw'Uvira aramubashije sibe bintu byo zarakugeze ati rwose uyu mukobwa yari afite ibihamya byose baratsinze bigeza naho baja muri tribunal ya Uvira barayitsinda baja muri tribunal y'Ibukavu barayitsinda njega amakuru mva yamaze kugera Ibukavu yari amaze kumvaho nje w'Uvira wa mu procureur hamagaye Ibukavu aya makuru ati yose turayazi uko byagenze umuntu ufite amakosa n'uyu mugabo w'umunyamurenge wanyagishije wabo naba bafurere nimba baranaguze baguze babikuye kuwazanya makuru
nuko baba furere bo kamavuga ati twege twaguze nkoko twagurira undi muntu twege nta namakuru twigeze tumenya y'uyu mukobwa twege twasanze inka ziri ku isoko twaje kumenya imva n'imvano y'izi nka kera twege twamaze kugura inka iyo tumenya ko zifite iyo jam ingana gutya tuba twarazikandagiyemo ariko uriya mugabo yamatubwira ngo nta kibazo tugende tugure inka turagenda turazigura nukuvuga ngo nyiri bayazane ninde mukurikirana umugabo wa mugabo atoke nje wikosa ndagemeye nimureke tugende data afite inka muri ku mutaruri ngende nzaje kuzishura iziwe cyangwa zose ga ntabwo urumva amakosa yose yagiye muri nde kuri we bamamubwira ngo na dépense yose yadepanshijwe no mukobwa guhera ku rupfu rw'ura muhungu zose uzabigaruza no mu matribunal ibintu byose yagiye akoresha urumva namantangira n'ifaranga zose zari muri banki zaje zose ndakokoraga ariko ndaje urumva gufata umwavoka wibukavu ni faranga wibuvira abo bose noneho bari yabikinca sibuzuja kumwagurutsa mu yakamago kubita karibira ngo $500 hatari mizo azoburanira hatari miziki gusa ngo zo kumukura mu nzu agasora akakubwira ngo urampereza $300 ngo za credit aho uwaje kumara iminsi 3 muri kumwe ukabuhombesheje none hafi nk'ibihumbi 3 wamutakarizamo bitarabamo salere yiwe namara gutsindiraga urubanza haba hariho amafaranga mama arasezeranye ugomba kumuhereza umve amafaranga aragenda arankokoraho yose ararangira yaje kwanza ku giti cyane niyambaza nabari yabandi nabo aragenda none baravuga ati twebwe turahetse tubwiraga kunyagwa nayo twari dufinye tubivuyemo nibazi kwishura nizawe nibatana kwishura nuko noneho ga wa mugabo atavuze ngo agiye kuzazinyishura kwa se ku mutarure wamadusubira kandi nawe timwumve ko azacika ayaye kabona nawe nancikaga kandi bazujura bamuhamagarize hehe muri yankambiga kandi basubire bazane ambasade nkakwa kundi babikoze turagarutse ngo tugere ati se ari munani ari Burundi iyo bamusigaranye akaza kwishura inka akabanza kishura inka yamavuga ngo mureke nije uzomenya inka ngomba gutanga kishuraga inka nyine nziza nta kibazo ni mundeke toke taho ducikira turashafite ministre mwene wanyu ni uzaje kugukuraho yagushize Ona ministri we yamagumi Kinshasa baramugumana nico cyizere twari dufite kuko tahafite kugira gute gucika turamanukana tugera ibuvira ku mutarure wa mugabo ati okay reka ngere mu ruko taho ngucikira wowe ministre yasigaye kandi kindi muzehe wamubonye se nyine urumva nari nasigaye mwabo nimva hariya ndaza ngire gute aje yo kugera gukora ngo agiye kubanza kureba ngo umuryango wiwe ngo noneho ngo rangiza ngo aze ngo twishurane neza okay mutarishurana bote turishurana kandi ninka bazinyeretse ziri mu kibuga turumve ko baba baguhenda umve mana isezerano nimba narabaye nk'agasazi mu mutwe simbizi wa mugabo ngo agende kumbi we bari bafite na dossier yi Burundi ukuza byose byari ko bikorwa gutyo dossier abishushe nabo iri hafi ko bagenda siba bagize imana ahubwo ava Kinshasa agahitaza nimba arashyize agasanga amakuru kwa seta ahubwo reba uburyo utekinike uyu mukobwa imitwe ugahita wambuka ahubwo niwe nkabo we bari bategereje bagenda yamakuraho telefone shaka wa mugabo nasigara mpamagara wapi yewe ngenda gushakira umuhungu wawe ati je gatumuzane ibyo ngibyo ntabyo insi yagiye kugira ibyumweru 2 nk'icicaro ntegereje bambwiye urukiko atitegereza nabura ise niwe tuza gufata umuhungu azaboneka tuje kumva abanyenkamba ati uzi nikindi wagifuwe ko tuba tuvugana ari muri Amerika ntihajyamye buri indegesho nama numva ko imbaraga zose zigenda noneho ziracika nutazuheba ndavuga tuko birarangiye uyu musaza se wabandi dufitanye nawe nyandiko uyu musaza se wabandi ndirwa mushwekesha ko ari nje wagize ubufunde kuri uyu mugabo akagenda akansiga ngo agiye kureba urugo rwiwe uyu mugabo wa musaza wabandi ndagenda mwegekaho nawe nase wumvaga ko agiye kureba urugo mu Burundi ataguhaye inka zawe gute
urumvaga twashitsi wabo ifamiye yiwe ico kibazo ise yavuze ati mwana wanje ntugire ikibazo gose ndahangaha reka rebe umuryango inka ngizi mu kibuga waje gusura na si ushoreye inka ukagenda sinzi ibyo bari batayeho naje sinzi nzamsibazaho bikancanga nuko amaze umugabo wise uwo muhungu yamaze kumenya ko umuhungu yuriye indege yari kwasubiza ngira ngo noneho uko yumva yishakiye afite na confidence yose nta nyandiko badufitanye ubwo se n'utari ukiri muri ico kibazo uri wenyine urumvaga papi we nahise amuhangura aragenda urumva je nageze Kinshasa twagarukanye gusa na wa mugabo gufata inka kandi n'ubundi bambwiye ngo aho bizananirana wowe uzaduhamagara duhamagara nyine urukiko ruze rwonyine rwamo ruzaza rw'amarufata ukeneye ihenka duhite dushorera nama mbabwira uko niko umuntu azanyagwa na Landry yarapfuye yaragiye n'izinka ziragiye ubwo rubanza rw'izo nka ruba rugize gute nama mpebuye isoko ryawe rirashira gute isoko ntiyashize ko mutera ahubwo barije ucika intege bamwe byo gucuruza urumva nahise nsubira Kinshasa mbabwira amakuru yose ko yagenze barambwira ati ntucike intege reka tuzagusubiremo barambwira ati gira nk'amezi 3 bazusubiza ubwenge ku gihe numara uzasubireyo kuko za mbere zaraje nta kibazo impanuka ihora iba mu bacuruzi nawe iyi ni impanuka ikubayeho ndababwira ati n'uwo nzosiga ubwanje nari ngiye kwasiga ubuzima none bantu banje ubwo ntahasize ubuzima kandi mukaba mumbohoye mukavuga ngo ibyanyu sinka byishure twari twarahananye amakontra yayo mafaranga rwose n'amahoro ya Nyagasani nta kandi kazi shaka namamba desimbega mu bijanye n'ako kazi nuko niko kuvuga ngo ako kazi kasanga ya ta depression wagize nakazamera nk'umuntu wahahamutse nukuri ntabwo ubwenge bwanje bwabaga ku gihe nagize kuva iyo 2015 kugeza 2017 ubwenge bwanje ntibwabaga ku gihe niyo wambaza ikintu nagusubizaga ibiri kontre nuko wambajije bumwe nkaba none nagusubiza nabi utanambajije nabi kagusubiza nkwaho twaraye dutonganye cyangwa twatonganye umuntu dufitanye kibazo nkumva sinshaka kuba muri population y'abantu kwanza mbaza guhugwa abantu bose ndabazinukwa ntamo kwibanamo njenyine ubuzima buragenda ariko burashira kweri kiganiro reka tugisoreze hano umuntu uzakireba nawe n'umuntu ukunda inkuru kabisa ariko iyo ni inkuru iteye ubwoba Paul ariko ni mesha Paul naza ngira ngo urava hano mpaye ku madolari none ahubwo ndimo ndifashisha abantu kudukurikirana mbe nabaye kaporare bene wa wundi bayaguheho ariko uyu mugabo azavuga ngo imisozi ntizigira kandi yakinyanye n'uwo bataza bakinisha yitwa ndi simuvuga mwize no kwazakirukirana ikiganiro yamamenya ko ari we mpambwira aya bari kumutubwira twese tukamugaya ni mu mugaye nyine mu mugayira aho hantu mfite aho nkwibikiye uko yagize ngo yararusimbye ariko ntabwo yarusimbye tawe yamenye uwo bakinanye nawe match bazavuga ngo retour nde match izamugarukaho uracyagira izo nyandiko umve aho nogenda hose noti ibindi ariko izo nyandiko zose ibaze ko n'amadesharije yo kugura ziranga yose ndacyayagira iyo mu nkiko zose nta nakantu nakamwe tagira na passport y'ura muhungu n'imyenda yiwe n'ubu ndayigira mu wanje passport yiwe nayo niwe wari uyifite ya urumva nije wari uyifite kandi gakuva ico gihe ise sindamucirgera abi wabo nta muntu numwe ndongera kandi kubanana na kuva ico gihe no mu Burundi sindasubira kukandagira ibaze ko byageze aho bagashiraho amafoto yanje ngo ni muri recherche nigeze gushaka uburyo 2016 ngera iwabo kaje gushaka ubusabane mbabwira ko atari jewe namasanga ku mafoto ku mapoto hariho kuri za frontiere amafoto yanjye ngo ndashakishwa nama nitandiye nama nsaba umuntu gusaka tandiye nama nereka ico iwabo wo muhungu wapfuye kugeza ubwo sinasubiye kandi kugaruka ibintu bye byose ndabigira nta kantu na kamwe kajya muzi kose Landry yavanyije iwanyu kose ndakagira kuburyo mba niteguye ngo umwanya uwo ari wo wose tuzahura n'abavandimwe biwe cyangwa tuzahurirana na se abadapfuye ntibabura kubonana
icyo gihe nicyo gihe hazaba nimba ari amahoro nimba hazaba ibiki simbizi. wari warashatswe icyo gihe? Icyo gihe nari ntarashakwa. none ugejeje mu bana bane. waratewe ikibazo na nyokorobe? Mubyara wanje. mubyara wawe? Ariko tutabwo mubyara pepo kazarika shetani. Mubyara wanje ndabagira iyo baba tabwo ari we. kandi yaravuze ngo mama we ni nyirasenge ngo ni mubyara wawe. Mubyara wanje. yo Abagabo n'abahemu. Hari abantu babahemu ariko si abagabo bose. Uwo mugabo yarampemu. N'uwo muhemu yanyiciye ubuzima bumwe bidasa. Nubwo ngo yahamagaye uwo mugabo kugira ngo atange izo nka noneho aze kuzigura. Sorry. Reka ikiganiro tugisoreze hano. Hari message wumva woha abantu by'umwihariko isomo wakuye muri ubwo bucuruzi? Na message yindi wumva ushobora gutanga hanyuma dusoze. Okay, bantu mudukurikiranye abazabona kino kiganiro muzamundamukirize abamuzi. Kandi benshi tuzatuvugana kamavuga ngo bazamubona. Abagate mureka babiswa aho ngaho nanje nzahakandagira anytime. Next time tuzamuvuga. Nzamuvuga turi gutya amaso kuyandi. Kandi mfite uburyo nzamufata muri amugabo nabwo yibesha ngo yarancitse. Sindabohoka neza hari ukuntu ndi gushaka uburyo nzizigura. Ira kese ntabwo ndirafunga. Irabitswe ndacyaje kuyifungura. Nawe kandi ndanamusuhuje cyane abone ko nkiriho. Kuko ibibazo nahuye nabyo abenshi bibwiraga ko no gupfa nzanapfa. Naragiye gutakariza ibiro ku buryo narimo mpima nimba ari ibiro 30 cyangwa 40 narimo mpima ibiro nka 60 na mu minota nari nagabanutse. Rero abantu mudukurikiranye aka kazi ni keza cyane kuko amaka kugira rujigiro ku munsi umwe. Ariko ku wundi munsi kakaba kotuma ubuzima bwawe ubusiga. Gusura muhanda ubu muri no minsi urimo amariske menshi. Hagiyemo interahamwe harimo ba mayimayi harimo abo batwa. Hagiyemo byo kunyagana inka nyinura muhanda ntumeze neza. Ariko ubaye neza impunzi twosubira tukaja kwikorera kara akazi Kinshasa ntanka bagira batunzwe n'inyama zivuye Goma n'amata n'amaformage byose ni ibiva hari ya Goma. Rero habaye habonetse opportunité igihugu cyacu kigasubirana. Twoko amatugenda tukaja gukora umve na amafaranga pana yo ngayo muri za company mwakoreye mwatagangaye. Na amafaranga meza cyane kandi ukayabona atubutse. Ikindi umucuruzi kurya ni ibintu bibiri. Habamo guhomba no kunguka. Iyo bigiye muba witeguye ko hari igihe n'umuntu uzucuruza ibicuruzwa byo mu ndege kamikora impanuka bigahiramo cyangwa muri bato ikazama umutungo wose nanjye nuko niko byangendeye. Tagucika intege nimba hari umuntu uri tayari jewe umva Kinshasa yose ndayizi ABCD nubwo nogenda ndimpumye kwama kwereka abakiriya bose n'abanyamafaranga bose bashaka gukora ubwo bucuruzi. Muze mungane niyo nzira twoyireka tugakora ubw'indege hariho babantu nyine bifatiye ku nani bashoboye kuri cash tugakora icyo gikorwa na akazi keza cyane ariko nibyo mbabwiye. Niyo message nababwira ngo niba hariho abantu bakeneye gukora tugacika intege ngo nuko ibintu byagenze hari undi wahombye. Uko hariho wahombye birutanje uko nguko nahombye. Ariko hari nabungutse. Kandi hariho nabunguze nuko n'abakiri gukora cyane rwose. Tibacika intege ahubwo nimba hari unabikeneye azampamagare ku nimero zanje azananshakire no kuri channel yanjye nanje mfite channel yanjye subira uyivuge AA TV show haraha muzanshakira twakorana na mugenzi wanje witwa Eme naho niho muzatubonera Eme TV show AA TV show nuko niko ishaka gusobanura rwose. Ikindi nukuri mukomeze mudukorere na subscribe kandi na hano hantu nahakunze muri Afrimedia TV
umve nukuri ko Imana ino studio yawe nawe ni nkaho wibitse akantu mwene da nimba wonyunganira unyunganire rwose ngabo batwara aba bantu bose Mana yanje umve ibinyakubaha rwose no umuntu wese wakureze agenda gushigikira umuntu wareze iki kiganiro agenda gukandire kuri channel dore izo nka zaranyazwe kabisa hasigaye channel ni yafite mwabantu mumukandire subscribe channel yiwe iri muri comment section hanyuma mumushigikire atangira zahuke mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma uwo muntu wamuhemukiye turamugaye cyane uwo si umunyamurenge yarahemutse cyane uwo ntagataniye n'abazarendo uwo ni umuzarendo uwo nguwo ni umuzarendo umwe w'indani kabisa hanyuma ndabashimiye abantu mwari mukurikiye Free Media Live mukunda ibiganiro dukora abakunda Aime abakunda icano mushigikire ko mushoboye hanyuma bifurije amahoro y'Imana mukomeze kunogerwa n'ibyo tubategurira nakagaruka Imana ibarinde. A world of stories.